njye navukiye mu cyaro kure cyane, ntabwo nzi data nyine yateye inda mama akiri muto, ariko ntabwo ari muto cyane, bari inshuti. Yari umushoferi nyine wazaga yatwaraga amakamyo agatwara ibintu, nawe ngo yari umusore, ariko yari umusore ukiri muto cyane. Babaye inshuti rero, atera mama inda, ariko mama nyine twari abakene cyane. Inyuma nakuze nyine ri mama mbona, nize primaire mama tuba turi kumwe, ariko nyine mama yaje kwitaba Imana nkiri muto. Bitumaze mw'amezi make shaka ikimenyetso cy'uko tuzabigumana. Impano dufite zacu Imana yaduhaye zo guhuza, ko bizahora ari ipfundo ryanjye nawe, buryo hatazaza nk'undi muntu nyine akabidurumbanya, kandi njye ntabwo nabaho rwose udaharari. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje rero kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri Ep Media, nkaba ngushimiye ko wakanze subscribe. Rwose Imana iguha umugisha kandi kwishimire kubera ko wakanze subscribe kandi nyine ugakurikira ibiganiro n'inkuru yewe bitambuka hano kuri Ep Media. Rero nk'uko bisanzwe urabizi ko mbanza kugusuhuza kandi nkwifuriza kuba wagira ubuzima buzira umuze. Wowe muntu urwaye rero Imana ikomeze ikurinde kandi rwose igufate igukomeze rwose urwara ubukira kandi wihangane, nyine nta kintu kibabaza nko kubabara. Abantu muri Kigali rero, abantu muri mu ntara y'Iburasirazuba, mu ntara y'Amajyepfo, ntara y'Uburengerazuba cyangwa intara y'Amajyaruguru, mwese nkaba mbasuhuje. Abantu muri mu ntara zose rero nkaba mbabwiye nti ese mumeze mute? Amakuru Imana ikomeze bishimire. Abantu rero muri mu bihugu duturanye nk'u Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya ndetse yewe na Repubulika Demokarasi ya Kongo, utibagiwe n'u Burundi, namwe bantu mwese muvuga ikinyarwanda ku isi hose ndabasuhuje, nkomeje kubifuriza amahoro y'Imana. Rero uyu munsi kandi nkomeza no kubashimira kuba mutanga ibitekerezo, rwose ndabibona, ni ibintu nishimira cyane, bituma nyine numva ko mfite abantu ko munyumva nyine, cyangwa se hari icyo inkuru iba yabamariye. Ni ibintu byiza cyane rwose, mujye mukomeza kandi nyine courage yanyu ndayibona, niyo mpamvu nanjye mutazongera kumburana icyo ari cyo cyose mushaka. Sore rero gutinda, reka dutangire inkuru yacu y'uyu munsi. Inkuru yacu rero tuyitangirira ahantu mu cyaro, ahantu rwose bigaragara ko bigoye kuvuga ngo hateye imbere, n'ahantu hateye inyuma rwose cyane. Dutangirana rero umwana w'umukobwa nyine ukiri mu myaka mikeya, imyaka rwose 16 n'irindwi, ariko uwo mwana hari indushyi byatari, iyo indushyi rwose afite akana gatoya. Akana rero gatoya k'agakobwa kakiri mu myaka mikeya, baba bari kumwe rero bicaye ku mazi, ariko ahantu nyine ubona ko ari heza nyine hatuje, ariko mu mazi bari bicayeho nyine ujya mu mama nawe uri ukiri muto yari kubwira akana kari kukabwira ati rero Aline mwana wanjye, ti rwose uramenya uzagire ubwenge ntukabe nkanjye, ntukabone rwose hari abamfata kuriya banyirukana rimwe na rimwe nkurarana mu nsina, nkurarana mu mirima y'abantu, mu rubingo, ugire ngo rwose njyewe nari mfite ubwenge nanga kubukoresha. Nagize ikibazo gikomeye cyane, ariko ntabwo ari nicyo gihe cyo kubikubwira, wenda uzabyumva cyangwa uzabyumva n'abandi, ariko ujye wihangana, ibintu bizagenda neza, ubuzima uzabutsinda kandi uzamera neza, sibyo? Umuntu yabwiraga kari akana gatoya rwose ku buryo bigaragara ko ari umwana mutoya wigaga primaire, gusa nyine ahantu yabaga nyine baratahaga bakajya mu urugo rw'abakene rwose, kurya ibintu bigoye. Mama we nawe ari umuntu uraho nyine udafite akazi, mbese yaratewe inda akiri muto, nawe afite imyaka mike cyane rwose. Ubu ngubwo rero Aline yarakomeje ariga, nyine yiga mu mwaka wa 5, ariko ari umuhanga cyane, ariko atagira n'imyenda yo kwambara, atagira iniforme. Iwabo bari abakene ku rwego rwo hejuru, nako nta wabo yagiraga, kuko nyina nawe ubwe yabaga nyine iwabo kwa nyirakuru, ahubwo we ni kwa nyirakuru, kuko nta muntu nyine wamwitagaho yari afite.
rero amateka y'uwo mama yamubwiye yuko we ise yamuteye inda akiri muto, amubwira ko rwose papa we yari umuntu watwaraga imizigo cyangwa se watwaraga imodoka, yatwaraga imizigo nyine kuko bari batuye ku mupaka, imizigo yavaga hanze mu kindi gihugu. Amubwira ko yamushutse nyine, aramubwira ati papa wawe ntabwo twabanye neza, nta nubwo twabanye igihe kirekire kuko yaraje arigendera, sinongeye kumubona, narakuruhanye, narushye mfite ibintu byinshi mu mutima wanjye bindemerereye ariko nta kundi nari kubigenza. Rero urabona nkunda kurwara cyane ariko banguye icyizere rwose nzaba mpari iteka, ntuzagire ikibazo, amafaranga ashobora kubura ya uniforme, amafaranga ashobora kubura yo ku ishuri, yo kwishyura, yo kugurira amakayi, ariko urukundo rwanjye ntabwo uzarubura, nzaba mpari kandi nzagukunda. Ibyo rero yabimubwiraga nimugoroba bagiye ku mazi, aho ngaho hari umucanga nyine bari kuganira, yakundaga kumujyana, yari umwana muto w'umukobwa ariko nyine Aline yari yaramenye ubwenge akiri gato kubera ko ubuzima yari yarakuriyemo nyine bwari ubuzima bugoye. Hashize umwaka rero urumva Aline yari umwaka wa 6 yararwaye, mama we nyine yararwaye araremba cyane, noneho kubera ko nta kivurira nta mafaranga yo kumuvuza bari bafite, iwabo ntabwo bamukundaga, bari baramuciye araho, papa we ntabwo yabagaho, urumva habagaho nyina gusa nawe, ariko nta buzima nyine bafite, n'abarumuna be bose bari baratashye bibera mu rugo, kurya ari ibintu bigoye, abuze umuntu umwitaho nyine nyina yapfuye urw'ikirago, apfira nyine mu rugo iwabo kubera ko nta muntu, ntabwo yigeze ajyanwa kwa muganga, nta muntu wari uhari wo kumwitaho, rwose byari ibintu bibabaje cyane. Ubwo ngubwo Aline nyine yararize, ariko nyina baramushyingura nyine nabwo bitafashije, nyine baracukuye bashyiramo nyine bisanzwe mu kirago, nta no kumukorera isanduku kubera umuryango we wari ukennye ku rwego rwo hejuru. Aline byose yarabibonaga, ariko mu mutwe habagamo ikintu cyo kumva yuko azagira ejo hazaza heza, yagiraga icyizere kitagira abandi bantu, mbese yumvaga ko ubuzima yakuriyemo ahari we azabuhindura, ariko yaribeshyaga cyane. Byari bigoye ko yahindura ubuzima bwaho mu cyaro ngo akore ibintu iwabo byabananiye, ariko nyine we yumvaga ko yabikora. Ubuzima bwarakomeje nyine, Aline atangira kwiga noneho adafite na mama we, byageragaho nimugoroba akajya hahandi nyina yicaraga bari kumwe, akibuka amagambo yose yamubwiraga. Aline nyine akongera agasubira mu rugo akarira, nyine akibuka ukuntu yamubwiraga ko ejo hazaba heza, ariko akabona ntaho azabihera, kandi ibyo akabikora akiri akana gato, nyine kari akana gato ariko kagize ubwenge hakiri gato cyane. Iyo myaka rero yari yarashize yose, nyina yarabuze uwo mugabo wamuteye inda. Hashize igihe rero Aline bumva yakoze ikizamini cya leta cyo muri primaire, nyine Aline aratsinda, ariko abura umuhurihira, abura noneho n'amakaye amujyana ku ishuri kujya gutangira muri segonderi. Aline yaragiye nyine aguma iwabo, atangira nyine kujya gutashya inkwi, akajya kwahirira abaturage, mbese ibintu biri aho nibyo yakoraga kugira ngo aho atuye umuturo w'udukwi bakamuha ikijumba, bakamuha ibijumba bibisi akajyana mu rugo bagateka, n'abamugirira impuhwe iwabo batangira kumukoresha basabiriza kubera ko babonaga ko ari keza kandi abantu bagakunda bakagaha, batangira kujya bamutuma nyine akajyana n'abandi gutashya, maze agacyura inkwi akaziha abandi baturanyi bakamuha ibyo kurya, bakarya gutyo nyine iminsi ikomeza kwicuma. Hashize amezi 3 ubwo abandi bana bari bari gusubira ku ishuri, umugabo utazwi yaje ku kigo nyine ari gusura, agenda asura ibigo, ariko nyine ubona ko afite abantu bari kumwe, barimo n'abapolisi, ariko badafite ikintu muri zina kibagenza, bari kugenda bareba abana bataye ishuri, abana uko ubuzima bumeze. Bagera no ku kigo Aline yigagaho. Bageze ku kigo Aline yigagaho basanga hari umwana w'umukobwa wabaye wa 2 mu kigo, ariko waretse ishuri bashaka ahantu yiga barahabura. Babajije umuyobozi w'ikigo barabaza se uyu mwana we yigahe, uwo mugabo ari kumubaza cyane. Umuyobozi arababwira ati twebwe abana iyo basoje tubaha ibyangombwa by'uko bagomba kwiga, naho bajya kwiga ntabwo dukurikirana ngo tumenye, gusa benshi bagiye kwiga ariko hari n'abataragiye kwiga. Ubwo babajije abataragiye kwiga, umwarimu umwe atera hejuru avuganye n'umwana w'umukobwa ubu wibera iwabo kandi yarabaye wa 2 mu kizamini cya leta mu kigo cyabo. Uwo mugabo yaragiye, umwarimu ajya kumwereka aho hantu, umugabo nyine arahareba aravuga ati
bamuzanira wa mwana, abona ni akana kambaye imyenda icikaguritse kari kavuye gutura inkwi mu rugo rw'abaturanyi. Ubwo yasabye iwabo, urumva ni kwa nyirakuru nyine ko bakamuha basi akajyana akajya gushaka uburyo kakiga, akajya gushakisha uburyo nyine ako kana kabaho kandi kakagera ku nzozi zabo. Ababyeyi barakamwimye cyangwa se ba nyirakuru n'abavandimwe barabyanga bose, ariko n'ubundi Aline yari umuntu witwa icyago, yari umuntu witwa umwanda, aho n'ubundi baramwangaga kuko bahoraga batukanye nako ari we wazanye umwaka mu muryango wabo. Ubwo ngubwo nyine Aline kararize gashaka yuko bajyana n'uwo mugabo, ariko nyine iwabo barabyanga. Uwo mugabo yasabye ikigo ko cyamufasha kugira ngo barebe uburyo bamwemerera. Ikigo bagiye kunegosiya nyine, urumva nyine abayobozi b'ikigo bagiye gusura ba babyeyi, barababwira ngo kereka nasiga ikintu kigaragara, kuko akana kari gasanzwe kabatahiriza inkwi kagatuma haza ibyo kurya mu rugo bakabasha kurya, kandi ko nta kintu cyo kurya bafite. Kubwo rero natwara Aline nta kintu bazaba basigaranye. Umugabo yaremeye abasigira amafaranga, bagurira ibyo kurya byinshi rwose, maze baremera bamuha Aline. Aline aragenda ajyana na wa mugabo. Umugabo yaramutwaye amujyana iwe nyine, urumva yamujyanye mu mujyi. Umugabo yari atuye mu mujyi, ntabwo nyine yari atuye mu cyaro nk'aho iyo iwabo Aline nyine bari batuye. Baragiye rero, bageze mu mujyi ibintu birahinduka. Urumva Aline kari gafite imyaka 13 n'imyaka mikeya rwose ku mwana, ku buryo wavuga ngo se arafata iki, aramenya iki? Imyaka 13 niyo gutangira segonderi, ariko Aline we yari amaze kugera muri 14 gutyo. Urumva ni ibintu yize nabi, yize abura amafaranga, akamara umwaka atajya kwiga, akamara amezi 2 bakamwirukana, yabuze amakayi. Mbese ni umwana nyine wari umaze kuba nkaho aciye akenge ukuntu. Rero bageze mu mujyi nyine, umugabo nyine abwira umugore witwaga Flomene, bafite n'abana ariko bato, bo bakiri bato cyane. Amubwira ati uyu mwana rero ndamuzanye ngo atangire ishuri rya segonderi hano, atangire kwiga. Umugore yaramubwiye ati njye ndumva ndashaka abana, ushobora kumujyana ahandi, ushobora kumujyana kwa bakuru bawe. Nyine umugore Flomene yarabyanze, ariko umugabo arinsista. Umugabo nyine ashyiramo iby'itegeko nyine, maze Aline abaho ngaho. Yahabaye nyina atamushaka, uwo witwa nyina yahabaye rwose. Ibintu byo kubaho mu buzima bwe bitangira kumugora. Uwo mugabo rero yari umugabo ugenda akamara igihe kinini rwose atari mu rugo, amara amezi 3, 4, amezi 5, mbese yamaraga igihe kirekire cyane atari mu rugo, ariko akazagaruka. Aline rero yabayeho ubuzima bugoye, aho ngaho bamutuka cyane, bamwanga. Mbese yari yanzwe mu muryango, kuko umuryango nawe ubwaho ntiwari wishimye. Ni umuryango wahoraga umubona nk'ikibazo, abubwira amagambo mabi. Mbese n'imyitwarire yabo rwose yari igoye cyane, kuko bamwamburaga uburenganzira bwe, kandi Aline rwose yakundaga kwiga. Naho nyine rero mva ntibamukundaga, ntaho yari avuye, ntaho yari agiye, ariko nta kundi yari kubigenza. Ariko byibura bo bamubwiraga amagambo musenya, akumva yuko basi yariye, akumva yuko aho ari wenda ashobora kuhabonera amahirwe, ariko akenshi nabwo yaburaga icyizere. Aline rero bakundaga kumwita icyago, urumva bakamwita umwanzi. Ni amagambo mama nyine yabwiraga abana be, utwana tukiri duto rwose, maze tukamubwira nabi. Kakuru kitwaga Grace niko kakundaga kumubwira amagambo mabi cyane. Ako ka Grace yakarushaga imyaka myinshi, urumva yakarushaga hafi imyaka 8, yari imyaka myinshi cyane, ariko nyine ntabwo kaburaga kumwubahuka. Yarakareze, arera barumuna bako. Mbese ubuzima bukomeza kumugendera gutyo nyine. Amagambo y'ubugome yavugwaga nyine kuri we, baramwandagazaga, bakamubwira nabi. Nubwo ubuzima bwe bwari bugoye gutya, ariko Aline yagize imbaraga no kugira inzozi nyinshi. Akagira inzozi, bakamubwira nabi, ariko akihangana nyine, ubuzima bwe akizera ko umunsi umwe buzaba bwiza. Iyo rero uwo mugabo yatahaga, cyangwa se Bonaventure iyo yatahaga, ntabwo Aline yamubwiraga nyine ibintu bimukorerwa, ntabwo yamubwiraga, kuko yazanaga amanota meza. Nyine ari umuntu ufite rwose intego mu mutwe we, ariko nubwo yabuzwaga kwiga rimwe na rimwe, yarihanganaga akazana amanota meza.
uwo mupapa rero yageraga mu rugo nyine, papa wa ba Grace, mugabo nyine wa Philomene, yarazaga akabaza Aline amanota yawe ari he, birete zawe ziri he, akamwereka, akabona umwana yabaye uwa mbere, yabaye uwa kabiri, ubundi yabaye uwa mbere, mbese afite amanota meza cyane. Gusa nyine Philomene byaramuryaga, ntabwo ari we warotaga umugabo wavuye mu rugo, kuko yarahavaga rwose Aline akabaho ubuzima bubi, agahita akurwa mu nzu nini akajyanwa mu nzu yo mu gikoni, akaba ariho ajya kurara. Abakozi nabo ubwabo bamurushaga agaciro muri urwo rugo. Ntabwo umugore yigeze amukunda n'umunsi n'umwe habe na gatoya. Ubwo hashize igihe Aline nyine yabaye mu bwo buzima, yiga tronkome nyine arayirangiza. Urumva yaratangiye kugera mu myaka hafi 16, mbese yaratangiye gukuramo nyine, atangiye kuba inkumi nyine. Ubwo umugore nyine umunsi umwe yamwitaga mama we, ariko ndamwita icyago. Ubwo umunsi umwe nyine mama wamusanga ari gusoma ibitabo, ari kumwe nyine n'abandi bana bari bagiye kwiga nyine, yagiye mu baturanyi kwiga, kuko we ntabwo yabonaga nyine uburyo yiga. Yakoraga imirimo myinshi mu rugo, agakora imirimo, yarangiza gukora imirimo agahita asaba uruhushya akajya kwiga. Ubwo yaragiye abona bagenzi be nyine bari kwiga, bari kwigira nyine ibizamini, bariga. Urumva tronkome yari yegereje, bariga ibizamini nyine, ariko nta mahoro yabigiriragamo. Yarazaga akamusohora akamubwira ati vayo ujye gukora iki n'iki, vayo njye ngutume hanaha, ibiki n'ibiki byose. Urumva byari ibintu bigoye. Gusa nyine yaratsinze ikizamini, yaragitsinze. Bonaventure asanga nyine umwana yaratsinze, aramuhemba, aramutembereza, amugurira impano zitandukanye, amugurira telefone, amugurira imyenda, amugurira ibintu byinshi, kubera ko yari yaratsinze ikizamini cya leta. Gusa nyine umugore wa Bonaventure we byaramubabazaga cyane, nawe nyine akiyerurutsa, kuko nyine yari yaramubwiye ko namumenyesha ko hari ikintu kibi yakoze bazahita babyarana nabo kandi azamukorera ibyamfura. Urumva ari nawe yarihanganaga, kagerageza rwose kwitwararika, akitwara nkaho nta cyabaye kandi ubuzima bwe bumeze nabi. Ubwo ngubwo ibintu byarakomeje nyine, ubuzima burakomeza. Ari noneho atangira kujya kwiga mu bigo bihenze, bamujyana mu kigo gihenze cyane, ariga. Ariko bugezeho Philomene aramubwira ati nadakura uwo mwana mu iryo shuri, akamushyira mu ishuri ryishyura make, ko we rwose bari buhane gatanya. Umugabo yumvise ari ibintu bidasanzwe, aramubwira ati se uriya mwana hari ikibazo? Aline n'umwana twakuye mu cyaro, ahantu haba ari mu buzima bugoye, kuba twamufasha, kuba twamubera ababyeyi, numva nta kibazo bigirimo. Philomene umugore yaramubwiye ati huya, ati njyewe ntabwo nshaka guspendinga amafaranga nkayo, ntabwo rwose twatwara abana bacu mu mashuri ahenze, nawe uzana umwana ngo umujyanye mu mashuri ahenze. Hari amashuri menshi yakigamo kandi agataha mu rugo kare, akabasha no gufasha abandi. Nta kintu agikora, ngo yagiye mu mashuri makuru, yigize umuntu udashaka kumva, mbese yamushyiragaho amakosa menshi cyane. Ariko nyine Bonaventure ntabyiteho, akumva ko nyine ari bya bindi by'ababyeyi baba bagomba guhana abana nyine, cyangwa se kwa kundi umugore mwiza akwereka ko mutagomba guspendinga amafaranga menshi, mugaspendinga amafaranga make. Ubwo ngubwo nyine Aline bahise bamukura mu icyo kigo cy'ishuri nyine, bamujyana mu kigo giciriritse, aba ariho akomereza umwaka wa 5. Ubwo yarize, arakomeza ariga, arihangana nyine. Urumva yaratangiye kugira mu myaka nyine mikuru, hafi yaratangiye kugira imyaka 18. Urumva yari mukuru, 18, 19, yari umuntu mukuru nyine. Ubuzima bwe bwari bwararemetse, ariko yarihanganye nyine, aba mu gikoni, akahaba nyir'urugo adahari, byaza akajya mu nzu nini, agafatwa neza. Ariko byari ibintu bidahoraho nyine, byari ibintu biba gake cyane. Aline nyine yatangiye kubona inshuti, abantu bamukunda, abandi nabo batamukunda nyine, nk'uko bisanzwe mu bigo by'amashuri. Abana bari biga nyine, hari ufite inshuti, hari utabufite inshuti, bamwe bamwanga, abandi batamukunda, abandi batamwishimira. Nyine nawe yari umeze nk'abandi, ariko ikigo yigagaho naho cyari gihuriye rwose n'urugo atahamo. Ariko kubera Philomene yari yarabyifuje nyine, Bonaventure yari umugabo wikundira amahoro, yari yarabikoze atyo nyine. Umwana amukura mu ishuri rihenze, amujyana mu ishuri riciriritse. Rero kubera ishuri yigagamo mbere yazamukanye ubwenge bwinshi, yageze mu ishuri yigagamo nyine risanzwe ryishyura amafaranga make, yabaga uwa mbere buri gihe.
yari umuhanga cyane, aba uwa mbere buri gihe, akiga kandi agafasha n'abandi. Mbese yari umwana nyine wigirira neza, wigirira ikinyabupfura, nta muntu banduranyaho, nta muntu yanduranyaho, mbese ari umwana witonda cyane. Yari umukobwa mwiza rero ku buryo abantu benshi batangariraga uburyo ari mwiza, ariko akaba akunda ishuri cyane, akaba akunda kwiga, akaba akunda gutsinda. Mbese bitandukanye n'uko abandi babonaga apfa kuba afite ubwiza bakumva yuko bihagije bizababeshaho, ariko ari nawe siko yari ameze. Yari mwiza ariko ntabwo yigeze abigira impamvu cyangwa se ngo atume bimuganza. Ubwo yakomeje nyine kurera abana ba Grace, niwe wabareze, barumuna be na gasaza ke. Ubwo nyine abana yabareraga nka barumuna be, mbese aba muri urwo rugo ariko atotezwa, ariko nyir'urugo atabizi. Ubwo umunsi umwe ari nimugoroba, Aline urumva yari ageze mu mwaka wa 6, yari amaze kuba umukobwa mukuru ufite imyaka hafi yegera kuba 20. Noneho ababwira nyine Philomene ati ese mwamfasha basi ko tugiye gutangira gutegura ibizamini, nkajya mbona umwanya wo kwiga ko ibizamini biba bikomeye. Umugore yamubwiye ati ariko ubundi uzuriwe hano? Ahubwo ati ahangaha rwose ntabwo wari ukwiye kuba ahangaha. Imyaka wahamara yose, wahamara 10, wahamara 20, ntabwo wagenewe kuba ahangaha. Mu byo ukora byose rwose ujye umenya ko ahangaha atari iwanyu, si iwawe, si iwanyu, ntabwo ari kwa nyoko sino kwa so. Mbona rero wowe wirakaje, nkabona nkubwira ngo caha ukigira ukuntu ukinyorobeka, ndabizi kunyanga. Urumva umunsi umwe uzajya iwanyu, umvire mu bana, umvire mu rugo, ntacyo mariye rwose. Icyo umwana wo mu batindi nkawe ashobora gukora nta kintu uretse rwose kubangamira abandi bana no kugira ishyari. Ubu rero urareba abana banjye ukabagirira ishyari, uba wumva ufite icyo uzabatwara. Ntacyo uzabatwara, ahubwo wowe uzapfa nabi, kandi nzagukura ahangaha ubyange ubyemere. Ubwo Aline yumvaga ayo magambo nyine akumva mu mutima we harimo ikiniga cyinshi. Ni amagambo yarakuze abwirwa, ni amagambo aba yarabwiwe akiri muto, ni amagambo nyine yumvaga akamukomeretsa, ariko akongera akabyuka nyine akumva ni umuntu ukomeye. Muri we yumvise agize agahinda, noneho ku magambo yari amubwiye umugore yumvise agize agahinda, amusubije atuje ati erega nanjye ndi umuntu, nifuza rwose gukomeza kwiga kandi nkagira icyerekezo. Nubwo utabyemera bwose, nzarenga ibi byose. Umunsi umwe nzagirira akamaro umuntu wese, kandi na ba Grace nzabagirira akamaro. Njye ndagukunda nk'umubyeyi wanjye, ntabwo nigeze ngira ikintu icyo ari cyo cyose nshobora gukora gishobora kukubangamira. Ariko urabona tugeze mu masomo akomeye cyane, tugeze mu gihe cy'ibizamini. Ntabwo nshaka kugukoza isoni, nshaka kuzishimira kuba warandeze, kwishimira kuba warabaye mama. Ibyabaye byose njye mpora nkubabarira. Tinginde wakubwiye ko musaba imbabazi, ariko dukobwa twubu wowe urabona umaze gukura, umaze kuzana ibuno, umaze kuzana itama, umaze kubona yuko abasore bari kugusekera, umaze kuba umukobwa w'inkumi urya imitsi yanjye n'amafaranga yanjye n'umugabo wanjye n'abana banjye. None utangiye kugira ngo urambabarira. Umbabarira iki? Wakwanje ukibabarira, ukanabarira umuryango w'abatindi wavutsemo utigera usubiramo. Ngenda kwiyamye, haguruka aho ngaho se nyine, abo ngabo usobanurira bazimenye. Yaramubwiye ati vaho ngaho, ahita amusohora nyine baragenda. Ubwo ngubwo Aline nyine nuko yarabayeho, yari yarabimenyereye, yumvaga nyine ko ari bwo buzima bwe, akumva ko nyine nta kundi yabigenza, aricyo yavukiye. Yakomeje gusoma ibitabo, ashyira imbaraga mu kwiga, mbese ashyira imbaraga mu gusoma, ashyira imbaraga mu guhatanira ubuzima bwe, kuko yari abizi ko umunsi uwo ari we wose nyir'urugo cyangwa se uwo mugabo Bonaventure wari waramuzanye aho yagira ikibazo cya burundu cy'uko ataba ahari, uwo mugore ari guhita amusohora rwose akamuta ku muhanda. Ibyo rero byamuteraga imbaraga zo kumva ko agomba gukora, agomba kumva ko agomba kwikorera, agomba gutegura ejo hazaza he, mbese ubuzima bwe akabushyira ku murongo aciye mu gushaka kugira ubumenyi. Nubwo nyine umuryango yabaga mutamukundaga, ariko ntabwo yigeze ahagarika kugira nyine intege zo gukora cyane. Abana bari bamaze gukura, ba Grace bamuhohotera, bamucira imyenda, atangira kubabara, atangira kugira mbese ku buryo nta mahoro yigeze agira mu rugo. Cyakora yararyaga, ubundi nabwo bakamwima ibyo kurya, ubundi nabwo akaza, ariko agakora ikintu cyose akihangana. Mu buzima bwa Aline rwose ntabwo yigeze acika intege, nta nubwo yigeze agaragaza ko ibyo akorerwa bizamugiraho ingaruka. Ubwo ijoro rimwe nyine byakurikirwaga n'irindi,
umunsi umwe akishima ubundi ukaba agahinda, akishima nyine Bonaventure yaje kuko we ntiyumvaga yuko umugore we yakora ibyo bintu, yaramwizeraga kandi amukunda, ariko Philomene yari undi muntu. Ubwo amagambo nyine mabi n'imyitwarire by'abamukikije muri byumva byari ikintu kibi cyane, byari nk'inkuba rwose, byari nk'inkubi y'umuyaga izikangiza ibintu byose nyuma y'ibyishimo yabaga afite iyo nyine Bonaventure yabaga ari mu rugo. Icyo akora yari umukobwa nyine wigirira icyizere ku buryo rwose icyo yakoraga cyose yabaga yumva ko ari we wenyine kandi yihagazeho. Yarishingikirizaga ubwe wenyine, akishingikiriza umutima we, akumva afite ubwiza ndetse afite n'icyerekezo cy'ejo hazaza. Bonaventure urumva yari umugabo nyine wigira gahunda nyinshi nk'uko nabikubwiye, ariko nyine akumva yuko kuzana Aline ari ibintu yakoze mu rugo rwe, ari ibintu by'umugisha, ari ibintu Imana izamushimira, ari ibintu umugore we yakabaye amushimira ndetse n'abantu batandukanye. Yari umuntu nyine uzwi cyane kandi w'inshuti na leta. Rero Aline we yafatwaga nk'umukozi wo mu rugo, mbese yari afite n'agaciro kari munsi y'abakozi bo mu rugo. Yakoraga imirimo yose, ari we rwose ukora imirimo, ari we uteka, ari we woza ibyombo, ari we ukoropa, ari we mbese abakozi ikintu bakoraga ni ukujyana abana ku ishuri. Kandi Aline we yazindukaga saa 11 akora imirimo yose, akajya ku ishuri, akagaruka agasubira muri ya mirimo. Philomene rero umugore wa Bonaventure yabonaga Aline ari kwiga nk'uko nabikubwira byumva, agiye gukora ibizamini, icyo ari gukora cyose yaramuhamagaraga akamubwira ati banza ukore biriya, nubirangiza ujye gukora na biriya. Yamutumaga rwose guhaha ibyo kurya bwije cyane, byabizana akamusubizayo akamubwira ati ibi si byo nagusabye, ibi si byo nagutumye, subirayo ugende ujye kuzana ibi ngibi. Umwana agasubirayo akamutintiganya, akamutuma amadeni, ubundi akazagenda akabwira abantu ko nta deni yamutumye, ari we wabyitumirije. Ubwo Aline agatangira uburyo uketa ku ishuri yazishyura amadeni, ariko nta hantu na hamwe yari afite kuba yavugira. Ubuzima bwe bwari bugoye ku rwego rwo hejuru. Nubwo kandi byari bigoye ibi byose, Bonaventure ntabwo rwose yari abizi. Ubwo munsi umwe nyine Aline n'ubundi yasohowe na nyirabuja cyangwa se mama we mu ishuri aho baba bari kwiga mu baturanyi, nyine bari gusubiramo. Uruva bateguraga gukora ibizamini, yiteguraga nyine gukora ikizamini gisoza umwaka wa 6. Yari umukobwa w'inkumi mukuru rwose, bigaragara ko atakubahukwa ngo akorerwe nyine cyayoborwe nk'umuntu utagira ubwenge. Ariko Philomene yamusanze aho yari yagiye, kandi yaragiye yamusabye uruhushya ari nimugoroba. Arakomanga, arinjira, baramubwira bati, aravuga ati ndi gushaka Aline. Bamubwira ati ko bari kwiga, sitiho yandi kumushaka byihutirwa. Tete nta kibazo. Ubwo yahise yinjira muri salo, abwira ati ariko Aline, uragenda nkagutuma ibintu ukanzana ibintu ntagutumye, nkiri ku kazi nagusabye guhaha, nagusabye gukora ibintu ugomba gukora, nta na kimwe wakoze. Are sohoka hano vuba nonaha. Aline ati ariko nabikoze, nanabitunganyije, tibira biryo by'imishirirwe bitaryoshye n'induri bubirye. Hakuze ko wibonye, uraje urati maje uricaye aho ngaho uri kwiga ngo ari sohoka vuba, nibugira aho urara, ushaka gukomeza kuharara, sohoka vuba nonaha ujye guhaha uteke, untekera abana ntago baburara. Ubwo Aline yarasohotse ari kurira, bagenzi be bamureba, yaramusebyaga rwose mu rungano, ariko nta kundi yari kubigenza. Agera mu rugo ahita amubwira ati kuramwe iyo myenda, ambara iyi. Ahita amuha imyenda nyine yo gukorana. Aline nyine rongera arambara ibyo gukorana, ajya guhaha ngo aze ateke. Umwana w'umukobwa yagiye ari kurira, noneho ibizamini byabyegereje, gahinda kari kumwica, ibintu akorerwa nta muntu n'umwe wari ubizi, keretse wenda abanyeshuri biganaga nyine nabo hafi naho bari batuye. Umwana ari kugenda ari kurira, ariko mana, ubu kuko navukiye mu rugo rukennye, mvukira mu buzima bubi, mvuka mama nawe ntako yimereye, none ubu koko mana yanjye n'ibi ngibi ni ibiki koko. Ubwo Aline ari kwambuka, arambuka umuhanda, ari kugenda arira, apfuna nyine nuza, ari kwambuka imodoka yari imukubise. Aline ahita yicara hasi, arabunda nyine, afunga amatwi ye, yari ategereje ko imodoka byibura imugonge akava nyine agapfa, ariko siko byagenze. Ubwo umuntu wari utwaye imodoka yahise afata amafiri, arahagarara, arasohoka mu modoka. Yari umusore ukiri muto. Ageze hanze
abona ni umukobwa w'inkumi, ni umukobwa mwiza yari agiye kumugonga. Nawe ubwe mu mutima we yumva agize ikibazo. Namubwiye ati haguruka, bite? Ni sawa. None se kuri kwambuka mu muhanda bwije saa 3 saa 4 uri kujya hehe? Nari ngiye guhaha. Turi kurakoze ubundi kuki utangonze ubundi? Ubwo wa musore abonye ari kurira, umukobwa aramubaza ati none se amakuru yawe? Ni meza. None se bakwita nde? Nitwa Aline. Siko nari nkugonze neza ntabwo warebaga? Ubutaha ujya ugenda rwose, ujya ugenda ureba ku muhanda umeze, urebe imodoka, urebe ibinyabiziga hakurya no hakuno, sibyo? Kiyanza mbikora. Ntese ko ndeba uri umuntu mukuru, ubundi kuki utabikoraga? Ahubwo reka ngende, murakoze. Aramubwira ati oya, umva njyewe nitwa Serge. Humura ntabwo ndi umuntu mubi, gusa ntabwo bisanzwe rwose. Ndabona warize cyane, ndabona utameze neza, sinzi urijijwe ko nari ngiye kukugonga cyangwa nakari wariraga. Oya, ni ibintu birebire. Ni ibintu birebire, byihorere rwose, ikomereze kandi urakoze, ikomereze rwose, nta kibazo mfite. Witwa? Nitwa Aline, niko nakubwiye. Nanjye nitwa Serge nkuko nabikubwiye. Hari umuntu nari ngiye kureba hari hakurya, ariko wambwira tukaganira, buriya nta kibazo. Abantu iyo bahuye bakaganira ikintu cyakubabaje, kuko ndabona atari ibintu byoroshye. Nyine ngewe ukuntu mbayeho ntabwo ari ngombwa kubikubwira rwose. Ni ibintu bigoye, ndetse ushobora no gukererwa ugasanga ni ibintu bingizeho ingaruka cyane. Ntabwo rero ari ngombwa rwose, komereza ubuzima bwawe, ntabwo rwose urakoze, nta kindi rwose. None se mu rugo nihe? Mu rugo ni hariya hepfo. Ko hano hari amazu menshi. Basi ndangira nzazi kukureba utari kurira, tuganire, umbwire ikintu. Nzakubaza byonyine iby'uyu munsi gusa, ntawe nzakubaza ibindi bintu. Nzakubaza ikintu cyariho kikuriza uyu munsi, basi uzakimbwira icyo gihe utari kurira, sibyo? Ntacyo bitwaye. Mu rugo ni hariya hepfo, n'iriya nzu nyine iri hariya hepfo, isize irangi ry'umweru inyuma. Ni inzu ya kane uturutse kuri iriya nzu iri hariya hakurya. Inzu ya kane uzageraho rwose, ubwo ni wenyine. Ariko ntuziriguza rwose, ntuziriguza, ntabwo ari ngombwa. Nako muramuke. Umukobwa ubwo aragenda. Serge ntabwo yari afite nyine ibintu bishobora gutuma nyine umukobwa aguma, kuko yabonaga ko umukobwa afite ikibazo, ari frustrated cyangwa se afite ibibazo byinshi nyine mu mutwe we, adatuje. Yaramuretse aragenda nk'uko umukobwa yabyifuzaga, ariko abona ari kugenda yihuta. Serge nyine yarigendeye nyine n'umukobwa arakomeza aragenda. Serge yaratashye, ageze mu rugo nawe yari umwana nyine wo mu bakire, yari umwana ubana na papa we, ariko papa we yarashwanye na mama we, barahanye gatanya nyine, ariko ntabwo nyine yari azi ko hari undi muntu nawe ushobora kuba abana agahinda, ushobora kugenda arira mu nzira, kuko nawe hari igihe yabaga atwaye imodoka ariko ari no kurira amarira atemba, ariko ntabwo yumvaga ko hari undi muntu ubayeho ushobora kugenda arira mu buzima akarira mu nzira. Ari umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 19 ishyira 20, ni ibintu byamutunguye cyane. Ntabwo yahagaritse gutekereza ku mukobwa yabonye. Bwarakeye, hashize iminsi 2 Serge agaruka hahandi, aparika hafi n'aho bahuriye. Bigeze nimugoroba, yabonye umwana w'umukobwa n'ubundi atambutse agiye guhaha. Ahagarika imodoka, n'undi yari ari mu modoka nyine, ava mu modoka aza yiruka, amwiruka inyuma ati hayi bite? Umukobwa araseka, yewe ni sawa, wowe se bite? Nanjye ni sawa. Noneho ntabwo uri kurira, ndishimye. Ari naramubwira ati ntabwo ndi kurira, ariko ndi kwihuta. Serge aramubwira ati oya, nta kibazo, twajyana, nanjye ndi n'amaguru, nta kibazo. Tirase iri hariya kurya, si imodoka yawe? Imodoka yanjye se urayizi? Ndayizi, hari igihe
hari igihe nyine nayibonye mpita nyifata mu mutwe cya gihe narayibonye toke rero ejo naje ahangaha nzi ko ndi buze kukubona ariko ntabwo nakubonye njye narakubonye nzi ko kiwambonye ntiwamvugisha none nari ndi kwihuta rega n'ubu ndi kwihuta sinzi ahubwo niba wasubira rwose mu modoka yawe ukagenda ejo narakwihishe birakunda ntabwo uyu munsi nari nzi ko waje rwose tiya niyo mpamvu nanjye naparitse hakurya nari mbizi ko ushobora kuba ufite n'ubundi nari mbizi ko rwose ko wasanga utari bwishimire kumbona nyine mparitse hafi n'iwanyu tiya nyine ndi kwihuta nese wareze tukajyana nkaguherekeza okay nta kibazo tugende barajyanye bagenda baganira Serge aramubwira ati nanjye ntabwo dutuye kure rega ya hano ntukabone naje ntabwo dukutuye kure ni nk'ibirometero 3-4 uturutse hano iwanyu kuko natwe ni hakurya hirya rero buriya cyagiye nimugoroba umutwe wanjye ntabwo ari hamwe ndi gutekereza ibintu byinshi ndi gutekereza ibintu bitari byiza rwose sinzi ukuntu nashidutse ndi kubona umuntu ampagaze ari gutambuka imbere nanjye numvise ubwonko bw'umuvuyemo ariko Imana yarakoze yaturinze ibintu bibi cyane buriya rwose ntabwo nari kuzibabarira ndebye n'ibindi bintu nigirira mu mutwe ntabwo nari kuzibabarira rwose iyo nkora ikosa ryo kukugonga kandi rwose umuvuduko nari ndiho nari nzamukanye rwose ni umuvuduko uteye ubwoba ntabwo wari kurokoka gusa umbabarire nyine kuba nari narangaye sinakubona cyohoya ntabwo ari wari warangaye ubwo ninjye narangaye nazamutse nk'uko nari nzamutse nihuta no mpita nambuka umuhanda nashaka kunyura hirya sinashaka kunyura kuri uruhande nawe nyine mbona waje rwose nanjye urabone ko nahise nicara rwose mvuga nti Mana urakoze kuba ugiye kuntwara ariko nyine aho niho ntamenye impamvu wavuze utyo nabwashize warabivuze ngo iyo nkugonga ngo imodoka ikugonga ndabyumva rine ushobora kuba uremerewe mu mutima ushobora kuba ufite ikintu gishobora gutuma ugenda mu muhanda uri kurira ariko niyo mpamvu nanjye ubu nanjye ntabwo ndi umwana muto cyane ntabwo ndi umuntu muto ndi umuntu mukuru ndi umuntu rwose ushobora kumva ibintu abantu bavuga ndi umuntu ushobora kwanariza ndi umuntu ushobora kukumva kandi tukaganira wabona hari ibintu byinshi duhuriyeho kandi wowe uri kunyamagana utabizi kandi wabona bihari gusa ushatse kuvuga iki nta kiremereye nshatse kuvuga ariko nyine mfite amatsiko yo kumenya ikintu cyakiri kukuriza niba utarajijwe nuko nari ngiye kukugonga kuko nabonye no ku mubiri wawe amarira wari watereye karurira ubwo Aline yaramubwiye ati mu buzima habamo ibintu byinshi bishobora kuriza umuntu nkatwe nk'abakobwa tugira ibintu byinshi dushobora kurira ku buryo bworoshye wasanga wowe bitanakuriza ubwo rero ntibikaguhangayikisha ibyo ngibyo gusa nyine uri umwana mwiza ndagushimira pe hari abantu batambuka pe baba bagiye no kugonga umuntu bagahita biyirukankira cyangwa se akaba atanabyitaho cyangwa ave mu modoka ategereza umuntu akavamo ariko wowe wavuye mu modoka uraza uranganiriza unsiga ameze neza nako nanjye nagusize nabonaga udashaka no kundekura ariko ni ikinyabupfura ndetse n'ubupfura bwiza pe warakoze pe ntabwo abantu bose babakire bafite imodoka ari uko bateye abantu abenshi muri bo ntabwo bagira uwo mutima ndabigushimiye aho tugeze rero niho mpahira sinzi niba wagumye hanze ngaha ntoke nta kibazo ubwo Aline yarahashye aragenda nyine agura ibyo yagombaga kugura nyine asubira mu rugo ari kumwe na Serge yagenda amuganiriza ariko n'ubundi Serge bageze aho Aline amanukira Serge atamenye icyari kiri kuriza Aline bakomeje kuba inshuti nyine Serge akajya aganiriza Aline umwanya wabo nyine ukaba mugufi buri gihe ariko nyine nubwo yari afite ibintu byinshi nawe by'umutwaro afite mu buzima afite ibintu byinshi atekereza yakundaga kugaragaza ko umutima we w'urukundo nyine icyizere abifitiye Aline kuko Aline yari umuntu rwose utamenya ko yanarira mu gihe utamubonye ari kurira ariko Serge yari yaramubonye arira ntabwo nyine yamurebaga gutyo gusa ngo abone ko ari umuntu woroshye yajyaga rero mureba nyine akamureba bakaganira igihe Aline yabaga atari mu bibazo by'imirimo yo mu rugo atari gushwarana Ferumene wa mu mama nyine wa undi yita mama we aho aba ariko nyine Serge bakaganira ariko byatumaga nyine amenya Aline
ku rwego yabishakagaho. Ni ibintu byatumaga nawe ubwe yomoka kuko yari afite ibikomere, nawe akomora umutima we. Aline yaje kumuhambukira, noneho akajya amuganiriza, ari opini akamuganiriza, mbese baba inshuti. Akaza agaparika, Aline akajya mu modoka ahandi hakurya ruguru y'iwabo ku muhanda uri haruguru, bakaganira mu modoka, maze Aline agasohoka, Serge nawe agataha iwabo. Ubwo bukeye hashize icyumweru bari inshuti, ibyumweru 2 birashira. Ubwo Aline noneho ari kumwe na Serge aramubaza ati ariko se Aline, nifuza kukubaza byibura ikintu, ndifuza kumenya ubuzima bwawe. Turahura tukaganira ibintu bisanzwe, tukaganira uko tubona ibintu, abantu, ariko ntabwo icyo ukunda kwivugaho we ku giti cyawe. Sinzi impamvu utivugaho, ntabwo mbizi. Aline aramubwira ati none se we kutivugaho? Njye ariko nakubwiye ko aho mu rugo tuba, nakubwiye ko ndi umunyeshuri, nakubwiye ikigo nigaho, nakubwiye abacuti banjye, nakubwiye ubuzima bwanjye. Yego wenda sinzi niba narabikubwiye byose, ariko ibyinshi nabikubwiye. Tiya, warakoze kubimbwira, ariko nyine ubundi buzima busanzwe bwanjye ntabwo ari ibintu bitangaje, ni ibintu bisanzwe by'abana basanzwe nkawe tu. Serge yaramubwiye atari rega nubwo isi yadutaka, twebwe abantu, twebwe ubwacu n'ubundi tuyisubiza inyuma. Nitutemera rero ngo ububare bwacu tubusohore, tubuvuge, dukomeze kandi tugaragaze ko dufite imbaraga, ibintu bibi n'imitima ikomeye ndetse n'ibikomere nibyo bizaturangaza, ntitunagere ku nzozi zacu. Ukunda kumbwira ko ugira inzozi, ukunda kumbwira ko ushaka kuba umuntu ukomeye ejo hazaza. Ndifuza ko umunsi umwe uzaba umuntu ukomeye nk'uko ubyifuza, ukaba umuntu utandukanye, ukaba umuntu ufite ibitekerezo, mbese ukaba umuntu ufite icyerekezo. Ariko ibyo byose ntabwo byakunda utagaragaza ukuntu wiyumva, ngo tuganire twirikuranyeho. Aline yaramurebye araseka gakeya, ariko amarira atangira gushoka. Yari afite umunezero, ariko adafite umunezero wuzuye, nabwo ibintu mbese byamuzabiranyije. Ese mbimubwire, simbimubwire, mubwire uwo ndi we, simbimubwire, byose bimurimo, ariko aratobora arabimubwira. Yaramubwiye ati rero ntabwo byari ngombwa wenda ko mbikubwira, ariko n'ubundi ntacyo mbiguhishira, ntacyo bimariye, n'ubundi nibimbabaza. Njye ntabwo inaha ariho iwacu ntabwo ari aha, hariya mba nyine ndahaba nyine, ni mu rugo, mpita mu rugo kuko niho nize segonderi hose mba. N'ubu niga ntaha, hariya niga nyine, n'ubundi niho ntaha. Urabona ni ikigo abantu biga babamo, ariko nyine njyewe simbamo kubera mba ngomba kuza nyine ngafasha barumuna banjye, ngafasha mu rugo, ariko nyine ntabwo ari hariya navukiye. Njye navukiye mu cyaro kure cyane, ntabwo nzi data nyine yateye inda mama akiri muto, ariko ntabwo ari muto cyane, bari inshuti. Yari umushoferi nyine wazaga yatwaraga amakamyo, agatwara ibintu, nawe ngo yari umusore, ariko yari umusore ukiri muto cyane. Babaye inshuti rero, atera mama inda, ariko mama nyine bari abakene cyane. Inyuma nakuze nyine ri mama mbona, nize primaire mama tuba turi kumwe, ariko nyine mama yaje kwitaba Imana. Yitabye Imana nkiri muto, mfite imyaka 12. Icyo gihe nyine mama twakundaga kwicara akambwira amateka nyine, ariko nari nkiri muto, ariko bitewe n'ubuzima nakuriyemo, banyita ikinyendaro, banyita umwana uhaje adakenewe, banyita icyaha. Mama ari we mbungana, mama ari we tugendana buri gihe. Narakumenya ubwenge nkiri gato cyane, amagambo yose yambwiraga yose ndayibuka. Ariko nyine naje kugira amahirwe, nyuma yo kubura amafaranga y'ishuri n'amakayi ndetse na uniforme byose, ndangije umwaka wa 6. Nyine nabuze umuntu unyishyurira n'amakayi byibura ngo njye kwiga, nubwo hari kure cyane. Byaranze rero ishuri ndivamo, ntangira kugenda kugira ko no kurya mu rugo byari ibintu bigoye cyane. Ntangira kugenda nyine nkajya nsabiriza, ngashaka uburyo, mbese ni ibintu bigoye cyane, n'ubuzima nanyuzemo bwarangoye cyane. Ntabwo ni ngombwa mbikubwire,
ariko ibyo biranahagije. Rero Papa Grace yazanye n'abandi bantu b'abapolisi n'abandi bantu bakomeye bajya ku ishuri nigagaho. Sinzi umuntu wamubwiye yuko ntakomeje kwiga. Nabonye baza mu kigo nyine, abari abayobozi baza gusaba mu rugo kwa nyogokuru ariko barabyanga. Bukeye nyine baragaruka, mbona baje kumfata, nari umwana muto, banzana inaha ngaha. Papa Grace ni umugiraneza, ni umugabo w'ubupfura, yarwanyeho. Niga inaha ngaha, ntangira segonderi, niga ntaha, ndetse we tugiye no muri segonderi, muri high school nyine, muri superiere nabwo nsinze, anyishyurira ikigo gihenze. Ariko ntabwo byakunze ko ngikomezamo, nakize mu mwaka umwe. Buri mwaka ushize nibwo natangiye kwigira hariya, niga ntaha. Mbaho ubuzima bugoye, ariko nshima Imana, ntacyo bintwaye. Inzozi zanjye ndi kuzishyikira, ndabona nzazigeraho, mfite icyizere. Naho aho tumenyaniye ntabwo mfata nk'abandi bantu, mfata nk'umuntu wihariye, ndabigushimira. Yego twahuye mu bintu bigoye bitumvikana, ariko ni bakeya baguma kuvugana nyine barahuye mwa buriya buryo. Nicyo kintu naguhishaga nyine n'ubwo buzima bwanjye. Aline, ntabwo ubuzima bwawe ari ikintu cyakabaye kigutera intege nkeya, ahubwo ubuzima bwawe bwakakubereye ishuri, bukakubera ikintu kigutera imbaraga, ukumva ko noneho uzahindura amateka wabayemo kera. Ngenda umuntu uri aho woroheje, kandi muri njye numva icyo wakenera ko ngufasha cyose nagigufasha. Nanjye ntabwo ubuzima bwanjye ari bwiza mu mutima, ushobora kubona ari bwiza inyuma, nditwara ntwara imodoka n'ibiki, ariko umutima wanjye ufite byinshi. Rero mu gihe uzajya wumva ukeneye kuganira, ukeneye kuvuga, ukeneye kurira, ukeneye gusakuza, ukeneye kwishima, ukeneye umuntu ukubita ibigumi, ukeneye umuntu ukubita ibishyi, ukeneye umuntu musekana, ujye umpamagara, byibura nze nyine tuganire, kuko bizanshimisha. Mba nyine umuntu tuganira, ariko mu nshuti zanjye, abantu tuziranye bose, nta muntu mbonamo twaganira nk'ibi bintu tuba tuganiriye. Yego ntabwo ari ndi kugusaba ngo uhite unyizera cyane, nta gihe kinini tumaranye, ariko n'igihe tumaze si gitoya. Urabona tugiye kujya mu bizamini mu minsi iri imbere, ariko ndabizi tuzabitsinda. Kandi rwose ntabwo nzakubera umwana mubi, nzakumva, kandi ntukanyitiranye n'abandi bantu bo mu miryango imeze nk'iyo ngiye nkomokamo. Ndatandukanye cyane, kandi urakoze kuba uvuze unyizeye. Aline yaramuhobeye, Serge nawe aramuhobera. Abana nyine urumva bari batangiye kunga ubumwe, batangiye kwiyumvanamo, mbese bumva bahambukirana bakaganira. Ubwo umunsi umwe avuye nyine guhura na Serge, hari nimugoroba, Aline ageze mu rugo. Abana bari mu rugo nyine iwabo nk'ibisanzwe, Aline baramuzenguruka, baramuseka cyane, bamwita ya amazina akomeretsa cyane. Ni amazina bari barakuze bamwita, mama wabo batoza. Yageraga mu rugo bakamutegeka kugira imyenda yambara, ubwo imyenda nyine imwe akayikuramo, ntabwo yabaga ari mu rugo asa neza. Yari umuntu usa nabi, yambaye ibyenda bishaje, ari guteka, ariko mbese imirimo yenda gucya ntabwo batumaga ayikora. Nuko guteka, yatekaga ibiryo atari buryeho, yabaga afite ibiryo bye ari buryeho. Rimwe na rimwe abakozi bakarya ibiryo byiza, we akarya ibiryo bisanzwe yewe ndetse bo batakifuza no kurya. Uwitwa Grace wari ufite imyaka 13, urumva yari akiri muto, abaseka yishimye kiti reba kiraje. Ariko se nawe ugira abantu bagukunda ubwo ngubwo, jya kure yacu, ntukigire nkaho uri uwacu. Ntabwo uri uwacu, turabizi. Yego twarakubonaga, turanakubona, ariko ntabwo uri uwacu. Tuba tuyobewe se kuvuye gusambana n'abasore, wacyahawe. Bose bagaseka, n'umukozi agaseka. Aline nyine akinjira muri ka kazu. Yabaga rwose afite ibintu byinshi mu mutwe we, adafite uwo abibwira, ariko nanone ntabwo yari kwikura aho ngaho, kuko aho yabaga n'ubundi hari habi kurusha aho ngaho. Kandi niho yari yarakuriye, niho hari mu rugo, kandi nyine yabaga yagiye yasabye uruhushya, akabyandika, agasinya, ariko n'ubundi
byose yatahaga ataha mu gahinda. Aline rero yumvaga amagambo abana bari kumubwira, bari kuririmba bavuga amazina ye, yumvaga bimubabaje cyane. Ariko uwo munsi nyine noneho yarabavuyemo nyine baramukurikira, bagenda bajya mu ntuza ku muryango, akubitaho urugi, barakomanga bamushaka ko asohoka. Kandi ubwo ngubwo ibyo byose byabaga ari we wabareze, ari umuntu mukuru, umukobwa uri mu myaka 20. Mbese byari ibintu bigoye cyane. Yari yaratinze gusoza kwiga, ariko nyine ibyo byose yarabyihanganiraga, nta muntu wo kumurokoraho wari uhari. Ubwo noneho umunsi umwe nibwo Bonaventure yari atashye mu rugo, yari atashye ariko atunguranye, nta muntu yabibwiye. Asanga Aline n'ubundi bamukoreye urwo ruziga, abana bari kumubwira nabi, ari kurira. Ntabwo kwihanganira kutarira ari ibintu yashoboraga, n'ubundi yarabishoboraga agahangana nabyo, ariko n'ubundi bikaza kurangira ari kurira. Yabaga ari kubabwira ko abakunda, ariko nyine abana baramwangaga ku rwego rwo hejuru. Nyina wabo Philomene yari yaramutegetse rwose kujya arara nyine ahantu habi, akarara mu nzu mbi, akarara mu nzu isa nabi, yenda kumugwaho ishaje, ku buryo nyine byabaga bigayitse bigaragara nabi. Kandi inzu nini ihari, inzu irimo ibyumba ihari, icyumba cye kirimo ariko atakiraramo. Umugabo yaratunguwe cyane atashye, abona abana bari kureba Aline, bamuzengurutse bari kumutuka, Aline ari kurira, biramutungura. Ubwo Grace abana barikanga, bari babizi ko isi atabizi, yari mama we ubizi wenyine. Mama we ntabwo yari ahari, papa we yarabaribye. Grace, ibintu urimo urabizi? Ni ibiki uri gukora? Si mama se watubwiye ngo tujye tubibwira Aline kugira babare ngo si uwacu? Mama wawe niwe wababwiye ibyo bintu? Nigo niwe wabitubwiye, ntutukubite. Papa wabo Bonaventure yarabakubise, abana yarabakubise. Aline abasabira imbabazi, arababwira ati rega bareke, bababarire rwose, bitazagenda nabi kurusha uko noneho byari bimeze rwose, bababarire, mbabarire, bababarire. Arababwira ati mbababarire abana, kuki ngewe ibintu ntabibonaga se? Nyine mama yaratubwiye ntitukabikore nyine uhari, ariko iyo udahari turabikora. Kandi nyine atugurira imigati n'amabiswi kubera Aline ari kurira. Umugabo yarabyumvise, ikiniga kiramurenga, yumva ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bigoye kwakira, yumva ni ibintu bivunnye umutima we. Abana bato cyane, abana ibintu byari bitwenge kuri bo, kuri Aline byari bikomere gusa kandi by'igihe kirekire. Yarabareraga, barafite abana 3 kandi bakurikirana mu buryo butandukanye. Icyo gihe Philomene ntiyari mu rugo, yaje nyine asanga ibintu byarangiye. Ubwo Bonaventure akimara gukubita abana, yinjiye mu cyumba ahantu Aline ari, aramuganiriza, amwibutsa ukuntu nyine amateka ye, aramubwira ati rero mwana wanjye, ubuhanga bwawe n'ikinyabupfura cyawe n'ubuzima waciyemo busharira, numvise rwose mfite umwenda wo kukuzana, numvise mfite ideni, numvise muri njyewe kubona umwana nkawe ufite ubwenge w'umuhanga, utsinda mu ishuri, ukabura minerva, ukabura umuntu kwitaho, ukava mu ishuri. Ntabwo ari ubuzima naguteganyirizaga, numvaga ko ubuzima bwawe buzaba ubuzima bwiza, kandi nagerageje uko nshoboye. Ntabwo ibi rwose mbyifuza, ngusabye imbabazi, ntabwo ibi bintu bizongera. Abana nabahannye, ndabizi ko wabareze, wakoze ibintu byose rwose bisabwa, wababereye mama wabo, wababereye mukuru wabo, mama wabo ko aba ari busy rimwe na rimwe ataboneka. Ntabwo niyumvishaga ko aba bana bakora ibintu nk'ibi. Jewe ngubu ndatunguwe cyane, kuki utabimbwiye? Nicyo kintu ushaka kubaza cyonyine. Iyi myaka yose kuki utambwiye ko ukorerwa ibintu nk'ibi? Niko Aline, kuki utamfata nk'umuntu wawe kuko? Erega ntabwo nari kubibabwira, n'ubundi sinifuza ko nyine mama yamenya ko byabaye. Njye ba Grace ndabakunda, ntabwo nifuza ko barira nka kuri abo bakubise bakarira. Njye mba numva ari njye nagenewe kurira njyenyine, nta wundi muntu rwose uba ukwiye kurira. Rero ko bababaje rwose, nanjye byambabaje. Ibi narabimenyereye, nubwo nyine
rimwe na rimwe hari ibyo bavuga bikambabaza cyane, ariko maze kuba umuntu mukuru ndi hafi kuzabivamo uko byasa kose. Ntabwo nzahora hano, nuko ntegereje ko ndangiza byibura amasomo yanjye, ariko nyine ndashaka kurekera kuba umutwaro muri uru rugo, ariko ntabwo nari kubikubwira kuko nyine numvaga yuko ari ikintu nyine kitari ngombwa kandi bishobora kubangamira ubutwari bwawe ndetse no kwitanga wagize, ukumva ko nyine nta kintu kidasanzwe wakoze kandi ngiye kuri njye nta n'inyuguti nta n'ikintu na kimwe cyava ku bintu n'ubugiraneza wangiriye. Ibi rwose nta kintu bishobora guhungabanya kuko ngufata, warakoze rwose, wambereye byose. Ibi rero bifate nk'ibintu bisanzwe, nta kintu kidasanzwe cyabaye. Bonaventure yaramurebye, umwana ari kurira, aramumanura aramwegamiza mu gituza, amubwira ati rero Aline, ntukumve yuko uri wenyine, ntuzawumva byakuremereye, jya umpamagara umfate nk'umuntu wawe wa hafi, unganirize mu gihe ndi hano, ntitukajye twishima kuriya. Kandi guhera none ntabwo uzongera kurara ahangaha, ntabwo ndi bumwemerere rwose. Mama Grace ntabwo nabimwemerera, ntabwo wakomeza kurara mu buvunde. Reba akamatera urara n'ibiki, hari icyumba cyawe banashyizeho amafaranga, nabiguze amafaranga kugira ngo wishime n'abandi bana bishime mwese, ariko reba ahantu urara. Ibi ngibi ntabwo ari byo. Ibintu byose kuramo imyenda hano, ibyo bintu bikuremo. Hano hari abakozi baze basukure ahangaha iyi nzu, bashaye bayisenye. Ugende mu cyumba cyawe ariko uzajya urara. Edahiri inzu bayirare bayisenye, ntabwo iguma ahangaha. Tuyarinda kugwa yazaguhirimaho. Ntenzi ko hano bahakubika ibintu by'amakara n'inkwi, niho urara. Kuki wakoze ibi bintu? Are, genda muri dushe woge, ibintu byose ubitunganye, sinzongere kubona inzu baze basenye none. Inzu barayisenye, ubwo nyine ibizamini byari byegereje, ubwo nyine ubuzima bwarakomeje. Aline nyine bugeraho ajya mu kizamini, akora ibizamini nyine, ariko kubw'amahirwe aho yagiye gukorera niho Serge yigaga. Urumva abana bigaga bataha, ndetse n'ikigo cyabo muri rusange bagiye gukorera aho wabo Serge, cyangwa se aho Serge nyine yigaga, mu kigo gihenze cyane. Ikigo cyabo nyine bagiye gukora banabamo. Aline yagize amahirwe na Serge yagize amahirwe yo kubona na Aline, noneho bisanzuye, noneho babonye umwanya wo kuganira, bakajya bahura bakaganira nyuma y'ibizamini cyangwa na mbere yaho muri etide bagakorana etide. Mbese Serge yarazaga akicara nyine aho Aline ari kwigira, akamufata mu kiganza bakaganira. Yamuteye inkunga y'amagambo, amutera inkunga y'ibiganiro, barigishanya. Aline yari umuhanga cyane muri class, yari umuhanga mu ishuri, n'abana b'abakire baturanye niwe wabahuguraga bavuye mu masomo. Ariko nyine Philomene ntiyabikundaga, baza mu rugo akabirukana, yajya iwabo bakajya kumurebayo. Mbese noneho aho ngaho bari bafite umwanya wisanzuye. Kuko rero umunsi umwe basoje ikizamini, Serge yaritonze nyine yegera Aline, ambwira ati narakubwiye ntugacike intege Aline, iyi si yaguciyemo ibice, wowe sigarana icyizere. Umunsi umwe rwose uzumva urumuri rutazima mu buzima bwawe. Ubona nk'umuntu udasanzwe, mbona umunsi umwe umutima wawe uzumvamo ikintu kidasanzwe kandi ukagera ku bintu byinshi. Aline yamurebanaga imbabazi nyinshi cyane, n'icyizere n'ikiniga, amarira azenga mu maso ariko adashaka ko amanuka. Ariko Serge akamubwira ati rega jya urira nta kibazo, kandi ujye wumva ko mpari, n'ejo nzaba mpari, n'ejo ubundi nzaba mpari, naho nenda kujya. Aline yumvise ijwi rituje cyane rya Serge, rikubise ku mutima we cyane, maze ahitamo kumubwira amateka ye nyine, amubwira ibintu byinshi, amubwira ukuntu noneho Philomene amwanga, amubwira ati buriya hariya mba abana baho ntabwo bigeze bankunda, baraza ibiryo nasigaje byanjye mba niburye bakabishyiramo urusenda,
rimwe na rimwe bagashyiramo umunyu, uwo munsi ubwo sindye, rimwe na rimwe hari igihe ntaha sindye, ariko nyine ndashaka ko ejo hazaza hanjye hazaba heza. Ubu noneho nasubiye mu nzu, nsigaye ndara mu nzu, mbere nararaga hanze aho babika amakara, mbisikana n'amakara ngwaho, ariko nkazinduka njya kwiga. Ibyo sinanabikubwiye, gusa ndifuza gukira ibikomere nkakomeza n'abandi bantu bakomeretse nkanjye, ndeba ibyiza byose byuzuye nkabona biri kure yanjye. Serge yaramubwiye ati kubera iki utekereza ibibi gusa? Iyo utekereza ibintu bibi ukumva ko ibyiza bikuri kure. Reka Seri, ni wowe wenyine ngira mbwira ibi bintu, kuko na papa Grace mafite isoni zo kubimubwira, kuko yagiye ngira ubuzima bubi kurusha ubwo nari mfite, kandi ntabwo nshobora gutuma nyine atagenda, ni akazi. Ariko umugore we yanze guhinduka neza, ndamushimisha, muha icyubahiro, ndamuramya, mukora ibintu byinshi. Iyo arwaye ndanamukarabya, ngakora ibintu byose, ariko ntabwo ashobora kumfata neza, ntabwo ashobora kunyumva, ntabwo ashobora kureka kuntoteza. Hari n'igihe ahisha isabune ngo ndi gucya cyane ngo sinogeraho, ntabwo ashobora kungurira pade, usanga nyine ubuzima bwanjye bumeze nabi. Papa Grace adahari ngo asigire amafaranga, ni ukuri ntajya nseba. Ejo bundi yansigiye amafaranga, ariko azamaza umwaka wose kuko ni menshi. Yababajwe n'ibintu byose byambayeho iyi myaka yose 6 ishize, kuko we ntabwo yari abizi, ntabwo nigeze nifuza ko abimenya. Serge nyine yarabyumvise byose, yumva ibintu ari kumubwira. Serge aramubwira atumva ubuzima bwawe buzagenda neza, kandi uriya mupapa rwose kuba gukunda nicyo kintu cy'ibanze. Ariko se ujya umenya icyo uwo mugore akuziza? Ni ukuri ntacyo nzi, ntabwo nkizi rwose. Serge yaramubwiye ati rero tugiye gusoza amashuri, ndabizi yuko uri umuntu mukuru, urananduta nubwo atari cyane. Tuyanda kuruta, nkurusha umwaka kandi ni mwinshi. Ufite imyaka 19, njye mfite imyaka 20. Kwera ndakuruta, gusa ufite ubwenge bwinshi pe Seri. Ntabwo ntekereza ko, ntabwo numvaga ko hari abasore bakiri bato bashobora gutekereza nk'uko utekereza. Hari abasore bakuru rwose mbona nkabona sinzi ukuntu bameze, noneho cyane cyane abava mu miryango nk'iriya uvamo babakire. Kuba rwose ufite imyaka mike ukaba utekereza ibitekerezo bikiza, byaranyobeye. Ari iki ubuzima ubayemo? Ntiwambwiye yuko mama yakubwiraga amateka yawe ukiri muto, uri munsi y'imyaka 10 cyangwa 10 n'ingahe? Ibyatumye utekereza kandi ukaba ukibuka buri jambo yakubwiye ni ubuzima wakuriyemo. Buriya bose ubona bagenda mu modoka, ubona abana, ntabwo bose ariko baba bishimye, kandi nubwo bose baba bishimye ntabwo mu mateka ari amwe. Nanjye mfite ubuzima bwanjye, kandi ntabwo ari kimwe n'ubw'abandi. Ubwo rero ntabwo rwose ibintu byose bihora bigenda neza. Hari igihe ibintu bigenda nabi. Ari nubwo yahoraga yitekerezaho cyane, akumva ko ubuzima bwe nyine ari intambara, amarira, ariko nyine yanashaka gukomeza kwihangana. Nubwo byabaga bimuremereye cyane, yamenye ko kwihangana aribwo buryo bwonyine bwo gukira ibikomere by'umutima we. Ubwo igihe cyarageze nyine basoza ibizamini, Serge yabwiye Aline ko yifuza ko baza guhura nyine uwo munsi. Aline arabyemera, amubwira ati nta kibazo tuze guhura, n'ubundi nta wundi muntu nyine mfite twaza kuba turi kuganira twishimana, n'ubundi bizamini byarangiye. Ubwo Serge nyine yariteguye, yambara neza, bagombaga kujya mu kirori cyo gusoza ibizamini nyine. Ikirori bari bateguye, basohotse, bari gusangire nyine, urumva byari ibigo nyine byiza. Ikigo Aline yigagaho nyine bari bakoreye ibizamini ahantu nyine hari ibigo byiyubashye 3
byari byahahuriye. Ubwo bari bateguye ikirori gikomeye cyane, ubwo Aline nyine yambaye neza nawe arasohoka nyine muri sare aho bose bagombaga gusohokera uwo mugoroba. Baricaye, Aline baraganira na Serge, mbese baganira ibintu byinshi. Serge aramubwira ati Aline, mu by'ukuri wahinduye ubuzima bwanjye. Nakubwiye ko niyumvaga ko nk'umuntu nyine udashobotse, niyumvaga nk'umuntu urenganya abantu benshi mu buzima, ariko wansobanuriye ibintu waciyemo. Numvise ko Imana yandinze, numva ko Imana inkunda, numva ko njya ahari ari ukwigirisha ko ubuzima waciyemo buragoye, ariko ugakomera, ukaba ufite umutima ukomeye cyane, ukaba umuhanga bigeze aha ngaha. Ni ukuri kose ari warakoze pe, ibizamini waramfashije. Numvaga nyine mfite stress mu mutwe, numvaga ntazi niba ibyo nshaka nzabigeraho, ariko ndabyizeye neza ko nzagira ibizamini byiza kandi nkagira result zigaragara kuba twariganye. Aline yaramubwiye ati wambereye intwari, nawe wambereye umusore mwiza, mbese wambereye iruhande, ntumvaga yuko byakunda. Serge yamufashe ikiganza amubwira ati uyu munsi wambaye neza, urasa neza, ubwiza bwawe bwikubye inshuro nyinshi. Usanzwe uri mwiza, ariko noneho birahebuje muri iyo kanzu y'umutuku wambaye. Suragira nkubwire ko wambaye neza, wambaye ikote ryiza, kuberwa kuri umusore mwiza. Ibyo urabizi, ntabwo ari ngombwa mbikubwire. Ntabwo nzi kuvuga amagambo meza kuko ntanayabwiye cyane. Iyo nyabwirwa wenda nari kuyafata mu mutwe nanjye nkajya yabwira abandi. Ariko urakoze, ndagushimiye, nta kindi nzi kuvuga. Imana iguhe umugisha. Baraseka bagasangira, ariko Serge afite ikintu mu mutima we kimuremereye cyane, ari gutinya kumubwira, akamureba akagira isoni. Aline aramubaza, ariko si kumbona uri umuntu udasanzwe uyu mugoroba, ntabwo usanzwe. Serge aramubwira ati Aline, nyine sinzi uko nabikubwira, sinzi niba uri bubyemere, ari ndagukunda. Urankunda? Ndabizi ko unkunda. Oya, ntabwo ari ibintu byo gukunda bisanzwe, nyine nkwiyumvamo. Siri nanjye nkwiyumvamo, kandi kukwiyumvamo ni ibintu rwose ntegetswe, ahubwo sinari nzi ko nawe utegetswe kunyiyumvamo. Abasore benshi nahuye nabo, nabo twiganaga, nabo twigana, nabo dukorana etide, nta musore umbwira ayo magambo mu buzima bwanjye nigeze. Uwa mbere umbwiye ko nkunda wabigize serious gutya, mbese ndabona bidasanzwe. So kuba uri inshuti yanjye ya hafi ni ibintu byiza cyane, kuba nkwisanzuraho, kuba nkubwira buri kimwe, kubuza amateka yanjye, ni wewe musore wenyine uyazi. Ariko sinzi niba ari ko gukunda, sinzi kuba numva mbabaye naza nkakubwira ibintu byambayeho, nkakubwira ubuzima uko bimeze, ntabwo mbizi njye niba ari ko gukunda, ubwo sinzi niba ngukunda. Ariko kubera njyewe wenda wewe warabyigeze cyangwa uranabizi, nanjye ndagukunda. Ariko ubwo tubigerageze, uzatuma menya uko gukunda no kuba umuntu yiyumvamo umuntu cyane, cyangwa se ari inshuti ya hafi, aho bitandukanira. Wenda ubwo urugendo rwo guhera none uraba rutandukanye n'urwo dusanzwemo. Njyewe biratandukanye, ntabwo nshaka ko twaba dusanzwe ariko tumera. Ntabwo nshaka undi muntu utwara umutima wawe. Nshaka nyine ko ibihe byacu byose bizaba ari, nshaka ikimenyetso cy'uko basi ibingibi tubamo bitumaze mw'amezi make, nshaka ikimenyetso cy'uko tuzabigumana. Impano dufite zacu Imana yaduhaye zo guhuza, ko bizahora ari ipfundo ryanjye nawe, buryo hatazaza nk'undi muntu nyine akabidurumbanya, kandi njye ntabwo nabaho rwose udahari, byangora. Ntabwo kandi nabona imbaraga n'umwanya wo gukundana n'undi mukobwa utari wowe. Ubu numva igihe cyose naba ndi kumwe nawe. Kuba wemeye ko dukundanye rero, ndakeka ibyo bizadufasha.
kandi ibyo bizamfasha. Ubwo rero ibintu bibaye rwose ni ibintu nashakaga kandi urakoze. ubwo yaramuhobeye barahoberana nyine. Ubwo Serge na Aline nuko urukundo rwabo rwatangiye. Igihe cyose nyine Serge yari amaze amenyanye na Aline, ubwo Aline niwe rukundo rwa mbere yari agize. Urukundo rwa Aline na Serge ntabwo rwari urukundo rw'umubano gusa, ahubwo rwari urukundo nyine ruri nk'inkunga, kwizerana, guhumurizanya, yewe nyine no gucana mu bihe bikomeye. Aline ubwo yaratashye na Serge aratashye, nyine abanyeshuri baratashye. Ageze mu rugo Papa Grace yari ahari, ntaho yari yaragiye, nyine yari yarategereje aguma aho ngaho. Yaragendaga noneho agahita agaruka, ntabwo yamaze iminsi myinshi. Yari ari aho mu rugo, yasanze ahari, atangira nyine kumuzengurutsa umujyi, aramuhemba, amwifuriza kuba yasoje amashuri neza, atangira kubatemberana neza na ba Grace. Wumva yari yarasabye ba Grace gusaba Aline imbabazi, mbese ibyishimo byari bihari. Ku munsi wa gatatu nyine Aline yasabye Bonaventure ko yamuha uruhushya, bakamuha uruhushya akajya gusura iwabo hamwe yari yaravukiye, ntabwo yaherukagayo. Ubwo yabwiye Bonaventure ati Papa Gra, hari ikintu nifuza kubasaba, ariko na mama nyine Grace yumva ko bari basoje kurya nyine nimugoroba muri salo. Ho byabaga ari nk'ibisanzwe, ubugome bwa Philomene bwo bwabaga buhari ariko bwihisha atabugaragaza cyane, ariko inyuma nyine y'amarido we n'umugore we n'umugabo we n'ubundi rwabaga rwambikanya, tumva impamvu ari nabaho ngaho. Bonaventure yamubwiye ati tubwire mwana, tubwire icyo ushaka, urashaka iki noneho? Ati nyine Serge yansabye ko twajyana nyine mu cyaro, nkajya nyine ndashaka mbese kujya gusura kwa nyogokuru. Ati none se ubwashize ntiwagiye mu biruhuko byashize? Grace ahita avuga mama yaramubujije, ntabwo yagiyeyo. Ngo ariko mama Gra, ibintu ako mama Gra uzaba umuntu mwiza cyane. Niko ari, ntabwo wagiyeyo. Nyine ibyo Grace avuze nibyo, ariko nta kintu cyahungabanye, ahubwo nimutuma njyayo nyine bizaba ari byiza. Hano hari akazi kenshi, mama yarabimbwiye ndabyumva nyine mama Grace. Ubwo nyine Aline yabaga ari kugira ngo hadateza ikibazo hagati y'umugore n'umugabo, dore ko nyine byabaga ari ibintu byamuzanira noneho ibibazo bikomeye cyane. Ubwo Bonaventure nyine yaramubwiye ati nta kibazo, turabikwemerera rwose, uzagende uzajyane na Serge, nta kibazo rwose, ni ibintu bisanzwe. Ubwo nyine bwagezeho Serge na Aline mu gitondo bajya kwa nyirakuru handi mu cyaro hamwe yari yaravukiye. Bagiyeyo batwaye impano nyinshi, ntabwo Aline rwose yaherukagayo, nubwo nta rwibutso na rumwe ruzima yari ahafite uretse imva ya mama we yajyagayo agiye kureba gusa, kandi yaherukaga akiri muto agisoza tronkomeye, kuko nicyo yari yamuhembye icyo gihe. Yamujyanyeyo n'ubundi baratembera, amutwaye mu modoka, mbese nicyo yari yamusabye ko yamujyanayo. Urumva rero yari amaze imyaka hafi 3 atagera kumva ya mama we. Ubwo ariko umugoroba Aline yagiye kwereka Serge hantu nyine yakundaga kwicara ari kumwe na mama we akiri muto nyine. Aline yari amaze rwose kugera mu myaka 20, urumva Serge yari agifite nyine nawe imyaka 19, nibwo bari bagisoza amashuri nyine yisumbuye. Baricaye, hari hafi y'amazi, hari nimugoroba, inyenyeri zaka, ukwezi gucanye. Ubwo nyine Serge yaramubwiye tumva ahantu ni heza pe Aline, ahantu ni heza ndahakunze cyane, gusa nyine nubwo wahagiriye amateka mabi cyangwa hakwibutsa ibintu bibi, uri umuntu mwiza kuko ibikomere byawe ntawe bihuriye n'uko usa neza, uri mwiza, ntabwo waheranywe n'agahinda. Kandi Bonaventure uriya mupapa Papa Grace yabaye umugisha kuri wowe, abikiraro kuri njyewe. Yishimye cyane aramubwira ati Aline, wowe uri intwari rwose kandi uri umuntu ukomeye, kandi sheri icyo nagusaba ntugapfe rwose guhemukira icyizere cyawe. Ndahari, ndagukunda, tuzabaho kandi dufatanije ntabwo. Aline yarasetse arihanagura, aseka amarira y'ibyishimo, yibuka mama we, maze abwira Serge ati ubutwari bwawe ni ukuri kose nibwo bunkomeza, bukangira uwo ndi we. Ni ukuri kubaho udahari byamvuna cyane, ahari ntabwo nabibasha.
abantu bashobora kutureba bakabona turi abana cyangwa we bakakwita umuntu nyine bakabona ufite amaraso y'ubuto, ariko uri umuntu mukuru. Njye nawe turi abantu bakuru kandi nta wundi muntu dufite kugira ngo tube bakuru, nta n'uwo dusaba amasomo yo kwiga kuba bakuru. Nicyo kandi ngukundira, ndagukunda cyane. Serge yaramurebye aramubwira atari nawe ndagukunda cyane, amufata ikiganza. Aline aramubaza ati Seri, niki cyaguteye imbaraga, niki cyakumazemo ubwana muri wowe ukaba uri umuntu mukuru ufite ibitekerezo bizima? Serge yarebye Aline mu maso amubwira ati use ufite imbaraga zo kumva nanjye amateka yanjye? Aline aramubwira ati ya ndabyiteguye. Serge aramubwira ati Aline, ntabwo ari wowe wanyuze mu bikomeye gusa, nanjye naciye mu bihe bikomeye, nubwo nakunze gushyira imbere ibyawe, ariko nyine n'ibyanjye ntibyari byiza. Nabayeho ubuzima bugoye, nabayeho mama na data barwana kuva mu gitondo kugera nimugoroba, bashwana cyane. Data na mama bahanye gatanya. Mfite imyaka 15, nigaga mu wa kabiri niba atari mu wa gatatu. Nari muto pe, nari nkeneye mama na papa bari kumwe. Mama yarwanaga na papa akamukubita amabuye, akamena ibirahure, agahamagara polisi, data bakamufunga azira ubusa mbireba. Naravugaga ntibanyumve. Mama yazanaga abagabo mu rugo akaryamana nabo, papa yaragiye hanze, byose akabikora, papa akabimenya ibindi ntabimenye. Mama akamfungirana mu cyumba, abagabo bakaza bakaryamana nawe bari no muri salo, bakajya no mu cyumba cya data. Mama yanze kubyarana na papa undi mwana, yarabyanze burundu, amubwira ko adakeneye kubyarana nawe. Bahanye gatanya, mama akajya yanga ko bayibaha, biza kurangira bayibahaye. Rwose hashize imyaka 3 hafi ikira nyine 4 batandukanye burundu, ariko nagumye kuri papa kuko nzi agahinda yatewe na mama. Byose ndabizi rwose, yarababaye cyane kandi yarababajwe. Ubwo rero papa ni umuntu mwiza, ni umuntu witangiye urugo rwe, ni umugabo kandi ni umugabo uguma ku ijambo rye. Ntabwo rero nigeze ngira amahirwe yo kubana na mama. Papa nawe ntabwo akunda kuba ari mu gihugu kubera nyine aba ari kuvurira abantu hanze, akora nyine muri ambasade y'igihugu. Ni umuganga wa ambasaderi, ni muganga wa ambasaderi, amwitaho nyine ariko hanze. Aza gakeya cyane, araza akamara nk'iminsi 2 nabwo ninjye abaje kureba, akongera akigendera. Hari rwose mu rugo mpabanjye n'abakozi gusa, nta wundi muntu bahariye. Baho mu buzima bwikunze, nibwo nabayeho nubwo batakiri ko bimeze. Ntukajye ubona narazaga guparika iwanyu hari haruguru y'umuhanda ngo utegereje kujya guhaha ngo tuvugane, ugire ngo ni ibintu nabaga mfite ibintu byinshi cyane nshaka kukubwira, ariko wambereye umucyo aho tumanyaniye. Ni ukuri warakoze cyane Aline, Imana izaguha umugisha. Ubwo nibwo buzima bwanjye, gusa nkunda data. Mama we simba nifuza no kumenya uko abayeho, yarampemukiye cyane. Aline yumvise bigoye kuba muri ubwo buzima, ariko yihanganishije Serge nyine. Ariko Serge yaramubwiye ati nariyakiriye rwose, ni ibintu byatangiye mfite imyaka 6, 8 gutyo kugeza mfite 15. N'ubu nyine nabaye umuntu wanjye wo kwibana, ariko urakoze. Ubwo bwarakiye nyine, bajya gusura imva nyine ya mama wa Aline aho nyine abashyinguye, bajyanye y'indabyo nyine barasura imva maze barataha.
bagombaga gutaha nyine bafashe imodoka barerekera bava iwabo Aline cyangwa se aho mama we nyine yavukaga. Ubwo bageze mu mujyi butangiye kwira ari nimugoroba, Aline yageze iwabo asanga Bonaventure n'umugore bari kurwana. Ba Grace, Tito yari akana gatoya cyane k'imyaka mike hafi 6 na Charlotte wari ufite imyaka 3 ari umwana muto cyane, bari kurira bose. Ubu ngubwo umukobwa byaramucanze abura icyo akora, ahamagara abantu buri wahamagara n'uwo areka, abona noneho byakomeje intera abajya hagati ariko bibi by'ubusa. Philomene yabonye yarakomeje ari kurwana, abona Aline ari kuza kubatandukanya, ahita avuga ati uje kurwanira umugabo wawe, uje kurwanira umugabo wawe wandaya we, n'ubundi ndabizi nakataraza urakazana muri uru rugo, urundaya ye ndabizi, karaje rero kigira akantu kanyoni nyinshi, kigira ndabizi ko muryamana, ndabizi byose. Mu by'ukuri nta muntu wari uzi ko Philomene yanga Aline muri uru rugero cyangwa se kuri ubu buryo nyine, na Bonaventure ntabwo yari abizi ko Philomene nyine afata Aline nkaho ari indaya y'umugabo we, na Aline ntabwo yari abizi ko amufata byo. Ubwo Aline yaravuze ati ariko njye ndarengana mama, ntabwo rwose nakora ibyo bintu uruvuga ntabwo ari byo, mureke kurwana please. Philomene yaragiye arekura neza Bonaventure yikoza hanze, aragenda azana igitafari cy'ikibuye ahita agikubita, agiye kugikubita Aline, Bonaventure aritambika akimukubita ku mutwe, umutwe arawumena maze yikubita ku gikuta. Umugabo ahita agwa hasi araraba, amaraso aba ikiremve, amaraso arimena arirasa. Philomene arikanga, abona ibintu akoze yari agamije kubikorera umukobwa, abona noneho umugabo we aritambitse, maze abonye bimwanze mu nda ahita asohoka. Abana basakuza bavuza induru, Aline nawe arasakuza. Philomene yahise afata abana be ako kanya maze abashyira mu modoka ye, urumva yagiraga nawe imodoka ye, asigaho Aline wenyine. Aline yahamagaye Bonaventure amubwira ati papa Grace no, amaraso ahita amwuzura, imyenda yose yuzura amaraso. Urumva Serge yari yagiye nyine yamugejeje ku gipangu yigendeye, yarasakuje cyane. Telefone asanga yazimye, arayicomeka, telefone yanga kwaka, ajya mu baturanyi arahamagara, araboroga, arahamagara buri muntu umukingurira. Ahantu bari batuye hari mu bakire, nta telefone yari afite. Asubira mu rugo yatsa telefone kugira ngo abone ukuntu ahamagara Serge, telefone ntiyayifata, aramuhamagara phone ntiyayifata neza. Ngo umukobwa yahise nyizajya mu baturanyi, n'ubundi arakomanga ariko igipangu cyose yakubitagaho hari hafunze rwose, nta muntu wamwumvaga. Ubwo yasubiye inyuma, abonye imodoka ari mu muhanda yuzuye amaraso, aritambika imodoka irahagarara, asanga harimo umusore uri kumwe na nyina ndetse na mushiki we. Abasaba rwose guhagarara, babwira ati rwose mumbabarire, umuntu haramunze arapfuye rwose, mama Grace yishe papa Grace rwose, nimuze mumfashe tumujyane kwa muganga, ibintu binini bibaye rwose. Abantu bareba umuntu ukuntu ameze, abandi bamucagaho bigendera, ntawe ari wigeze ahagarara. Ariko uwo mumama yarabwiye nyine umuhungu we ngo nahagarare. Umuhungu yabwiye mama we ati uyu muntu urabona ibi bintu bishoboka, uyu ari kubeshya rwose n'umutekamutwe, ahubwo ntabwo ibi ngibi twabikora. Mushiki we nawe avuga nk'ibyo musaza aravuga ati mama uzi ko bahita bagushyiraho icyaha, twigendere rata. Gusa mama wabo yategetse umusore kumvira umukobwa, maze baraparika bajya mu rugo, abereka aho nyine Bonaventure ari, baramufata ari kuvirirana amaraso menshi. Bagisohoka ngo batere intambwe bajye kwa muganga, bahise bagotwa na polisi yarabagose. Umusore avuga uko byagenze, uburyo umukobwa yaje akabafatira mu nzira, maze umupolisi arebye abona umugabo wangiritse aramuzi, yahise afata umukobwa, bahita bamwambika amapingu buta muri yombi, maze imodoka nyine ikomezanya umugabo nyine kwa muganga. Ubwo nyine Philomene yari avuye aho ngaho, yari yahise yandikira polisi ayibwira ko hari umukobwa wishe umugabo we, ko nawe ari guhunga, ari gushaka kumwica, ari guhungana n'abana. Ubwo mu gitondo urumva Serge nyine ntiyari yise kuri telefone, yari yibereye mu umuziki wari yambaye kuteri, telefone yayicometse, ahita anasinziriraho nyine. Bwakeye urumva yarananiwe, bari bamaze urugendo bagenze cyane, mbese urumva ibintu byari byagoranye. Serge yari yasinziriye muri ekuteri
mu gitondo bitinze rwose nka saa 5 nibwo yarebye muri fone abona Aline yamuhamagaye inshuro hafi 22. Umusore yahise ata ubwenge ahita asohoka atanaboroshe yambaye imyenda n'ubundi yari yambaye bava muri rwa rugendo, yatsa imodoka ajya kureba aho Aline ari. Urumva iwabo ni mu birometero, urumva yagiye kureba icyabaye kuri Aline muri bya birometero 3, urumva hafi 4. Yasanze aho afunze asanga nta muntu uhari, ubwo mu guhamagara Aline asanga fone ye ntiriho. Yataye umutwe cyane, nta yindi nimero n'imwe ya Aline cyangwa yari kubonera ko Aline uretse Aline gusa yari afite muri telefone ye. Ubwo umusore nyine yabuze ibitereko ajya mu bitaro arabunga azi ngo wenda Aline yakoze impanuka, aragenda ajya ahantu hose ku masitasiyo ya polisi, ajya ahantu hose Aline aramubura araheba. Nka saa 10 nibwo yabonye inkuru kuri televiziyo bavuga ko umukobwa nyine wabanaga n'umugabo umufasha akaba yahengereye umugore n'abana badahari, agashaka kwica umugabo we, n'umugore yataha ashaka kuvuga umugore nawe akamuhiga amwirukaho ngo amwice agacikana abana. Ubwo Serge yabonye umugore uri gutangaza iyo nkuru ari mama wa Aline, ahita ashaka kumenya aho Aline afungiye. Serge yageze ahantu Aline afungiye nka saa 12, bamubwira ko nyine ayo masaha badashobora nyine kumwemerera ko yasura. Umusore yari isajije ati rwose uyu mukobwa turakundana, baramubeshyera, uriya mugore aramwanga ndabizi, ntabwo ibyo ari byo yabikora, ntabwo rwose yabikora, ni mufungure. Byarasakuza cyane umusore, bamubwira ati ntabwo bishoboka, ahubwo nawe nureba nabi turagufunga ahubwo. Serge bwo yaraye aho mu modoka ari kurira kugeza mu gitondo, yirariye mu modoka. Yazindutse yongera gusaba abapolisi ko bamuha Aline, ariko barabyanze bamubwira ko uwo mukobwa bitakunda rwose. Yanze gutaha, bigera aho ngaho bigera nka saa 5, umupolisi umwe araza w'umusore aramubwira ati ariko umva nk'ubwo uri musore, uri umusore nkanjye rwose, ntabwo nakubeshya, ndabona turi mu myaka imwe pe, ariko uriya mukobwa nkwibira ibanga rwose ntabwo rwose bamuguha, ntabwo yemerewe gusurwa nubwo batigeze babikubwira. Umugabo yakubise aziranye n'abantu bakomeye cyane, rero itahire ibaze ko na boss wacu w'umupolisi aziranye n'uriya mugabo. Ubwo rero ntabwo uriya mukobwa bamaze kumenya yuko ari we wamugize kuriya, ntabwo yemerewe rero kugira umuntu bashobora guhura, ahubwo nawe batagufunga. Ubwo Serge yanze kumva ibyo umusore amubwiye abizirikana, ariko ageze saa 10 z'umugoroba n'ubundi banze ko abonana n'umukobwa. Umuhungu yabonye gutaha nyine, yabonye ko bidashoboka maze arataha. Ubwo hashize iminsi 3 Serge ahora azindukira kuri sitasiyo ya polisi atwaye ibyo kugemura, afite ibintu byinshi, ariko akagenda n'ubundi akabitahana nyine akabisubirana mu rugo akagaruka. Ubuzima bwe bwatangiye kuba umwijima, Serge atangira kutarya, atangira kwicisha inzara, arajya arananuka, atangira kutavugana na papa we, bavuganaga buri munsi nyine uri hanze. Mbese yatangiye kuba umusore umeze nk'uko yabagaho iwabo papa we na mama we bakibana. Ubuzima bwe bwari bwarajemo igitotsi, atangira kujya kwinginga wa mugore Philomene ngo basace inkoni zamba bababarira Aline, undi amubwira ko nareba nabi nawe azamusanga muri gereza, ko atangiye kuza kumutesha umutwe. Ubwo ngubwo ubuzima bwarakomeje nyine. Mu by'ukuri Serge ntabwo yigeze yemera ko Aline ari wakubise itafari cyangwa se ari wamenye umutwe uwo mugabo witwa Bonaventure, kuko we yari yaragiye muri koma atabasha kuvuga, areba ariko atavuga ijambo na rimwe. Ubwo urumva ibintu byarakomeje, urumva Bonaventure hashize igihe rwose ataravuga, nta kintu abasha kuvuga. Ubwo ubwonko bwe bumeze nk'ubwatakaye, ibyumweru birashira ari byinshi. Serge ajya kureba Aline, Serge ajya kwinginga Philomene, ariko nta kintu na kimwe gishobora gukunda. Hashize amezi 2, Donatien wari papa wa Serge, urumva yari umuganga ukomeye, yaraje nyine aje mu kiruhuko, ariko nyine afite uburakari bwinshi bw'ukuntu Serge yaranze kumuvugisha, atakivugana nawe, kandi nawe ubuzima bwe bwari Serge. Yaje yasanga Serge ameze nk'uwapfuye, ageze mu rugo rwose abona umuhungu we byarahindutse, atuka abakozi bamubwira ko ntako batagize, ko Serge uko ameze nyine ariko bimeze. Serge yirwaga n'ekuteri mu matwi, yirirwa n'agafoto k'umukobwa witwa Aline bari barifotoje basoje nyine kwiga amashuri muri cya Gitaramo. Yamubajije ibyamubayeho, undi amwereka agafoto bari kumwe cya gihe bari basoje
gukora ikizamini cya leta. Donatien yajyanye Serge kwa muganga basanga umuhungu we yarahungabanye binameze nabi cyane mu mutwe. Ubwo Donatien wari umuganga ukomeye cyane uvuga rikijyana mu gihugu yavuje umwana we ariko bukeye nanone, ariko umugoroba Serge nyine asaba se ko niba rwose ari umuganga koko yarigeze avuraho yakwinjira mu kibazo cya Bonaventure maze akamwitaho akabasha nawe gukira. Donatien yarabyemeye amubwira nyine ko afite ikiruhuko cy'ukwezi n'igice, ko nibidakunda muri icyo gihe atazamurenganya ariko agiye gushyiramo imbaraga ze zose. Umuhungu nyine yaramwemereye amubwira ati nta kibazo nzakubabarira, nibirangira ntacyo ukoze nzakubarira papa, ariko basi nyemerera urokora ubuzima bwa Aline. Ubwo ngubwo Aline byari byabizwi ko adashobora gusohoka kuko nta kintu cyari kizwi gisimbura ibyo yakoze. Ubwo ku munsi wa kane nyine ari mu gihugu, papa nyine wa Serge Donatien yahise nyine ajya kwa muganga, bamuha uburenganzira, urumva n'igihugu cyakibirimo cyabyinjiyemo, noneho abo muganga wihariye wa Bonaventure. Ubwo we na Serge umuhungu we nibo bari bemerewe kwita kuri Bonaventure, nubwo Philomene atabishakaga ariko ntiyarushaga imbaraga Dr Donatien. Ubwo Bonaventure nyine yitaweho cyane, aravurwa bihagije, igihe kinini cyose Dr yabaga muriho, ibikoresho bidasanzwe birazanwa. Hashize ibyumweru 3 urumva nyine yendaga kumara hafi ukwezi aryamye aho ngaho. Aline yenda kumara amezi 4 ari aho ngaho n'awafunze. Bonaventure noneho yarazanzamutse aba nk'umuntu ugiye kuvuga. Azanzamutse abantu bose baratabaye, ibyuma birataka, abaganga barihuta baza ari benshi, n'abapolisi urumva bakundaga kuba ari aho kwa muganga. Umugabo yaravuze ati Aline arihe? Nshaka umukobwa wanjye Aline. Umugabo arongera arasinzira. Byahise bibe by'igitaraganya, bahita biba ngombwa ko Aline azanywa kwa muganga n'amapingu. Itangazamakuru ryari rihari rimushungereye rivuga uburyo wa murwayi yahamagawe na wa mukobwa wamukubise ibuye akamumena umutwe, abantu bose ibintu bari kubireba. Polisi yaraje nyine ariko ntiyatumye Serge yinjira mu cyumba ise wa Grace yararwariyemo. Aline yinjiye mu cyumba Bonaventure arwariyemo nyine harimo umupolisi, harimo Dr Donatien, harimo umuforomo n'umunyamategeko. Aline bonyine na Philomene. Ubwo urumva wari umugore we. Urumva bigeze saa 9:23 Bonaventure yarongeye anyeganyeza urutoki, ariko asanga Aline yicaye iruhande rwe. Ubwo Aline bamwambuye amapingu, yegera umugabo nyine yicara ku gitanda. Bonaventure yararize, nubwo nta mbaraga yari afite ariko yafashe Aline mu kiganza maze aramubwira ati bose nawe urimo mwana wanjye ngusabye imbabazi. Yavugaga nta mbaraga ariko Aline atangira kurira. Umugore we yari yazinze umunya, yari kurira ariko ayingona, niwe wari warakubise Bonaventure umugabo we ibuye ry'itafari mu mutwe. Aline atangira kurira nawe asaba Bonaventure imbabazi ko atamutabaye, anamushimira rwose ko yamwitangiye. Warakoze rwose nubwo ntigeze mba umuntu w'iminyembaraga nkawe. Ko umupolisi nyine yari ahita abaza Bonaventure ati twifuza kumenya ninde wagukubise itafari mu mutwe. Bonaventure atazuyaje ati umugore wanjye w'umugome Philomene ama Grace, aranyanga kandi yanga Aline ariko ntacyo azamutwara. Ko Philomene ntago bahise babifata nk'ibintu biri seriye, barongeye baramubaza ati umuntu wagukubise itafari uraba umwibuka? Bonaventure yarongera avuga ati umuntu wankubise itafari akaza no kumurahoza ni umugore wanjye Philomene, ntago mbabeshya ndi muzima, mwana wanjye mbabarire. Philomene ubwo bahise bamuta muri yomba ku kanya. Bonaventure asaba ijambo, barimuhaye aravuga gake cyane. Vuga Aline, wa musore mwari inshuti ari hehe? Ubwo ni Serge yavugaga. Ubwo Serge bahise bamubwira kwinjira, arinjira. Bonaventure abona gukomeza kuvuga. Aline
bose babimenye, nawe bimenye, bamenye ko uri umukobwa wanjye. Nicyo nagusabiraga imbabazi. Ndi ikigwari ariko ninjye nakubyaye. Nakubyaye nkiri muto, nterera na mama wawe, ariko umbabarire. Ndi mu marembera ariko inshuti yawe izakwiteho. Wa musore uzamberaho ntabaye, uzakunda Aline kandi uzamurinda agahinda. Mwana wanjye uzagabane ku byanjye nk'umwana wanjye, kandi ibikwanditseho byose mu izina ryawe ni ibyawe bwite mwana wanjye. Mbwira ko mbabariye ngende nishimye. Aline mu marira menshi yahise afata papa wamusumira Bonaventure ari kurira, ni wowe data? Wembwira ko utari kumbeshya niba ari wowe data? Ni wowe data? Yego ni njyewe mwana wanjye. Aline ati kubera iki koko mana yanjye? Kubera iki? Bonaventure ati mbabariye. Aline amubwira ati ndakubabariye kandi ndagukunda cyane papa, ndakubabariye. Bonaventure ati urakoze mwana wanjye. Bonaventure yabaye n'ubundi nk'ucitse intege, yongera kwisinzirira. Ubwo Aline ako kanya abantu bose barasohotse, inkuru zijya hanze ko wa mukobwa burya yabeshyirwaga, ko burya wa mugabo ari papa we, ko ibitungo uwo mugabo afite burya yanditse imwe n'imwe yanditse kuri Aline, kuri wa mukobwa. Aline nawe ubwe ntabyo yari azi ko imwanditseho. Aline ubwo urumva yarafunguwe ariko ataha iwabo wa Serge. Hashize iminsi 3 Bonaventure ntabwo yongeye gukanguka, ahubwo yitabye Imana. Nubwo yari akiri muto ariko nyine yitabye Imana icyo gihe. Ubu ku munsi wo gushyingura nyine Aline yahawe ijambo, ashimira se, ashimira na Serge, ashimira na se wa Serge ari we nyine Donatien, wabashije kwita kuri papa we nubwo atarabyiza amahirwe yo kurokoka. Hashize icyumweru nyine Aline yahawe imitungo ye burundu, yari mwanditsweho mu mazina ye nubwo ataranabizi ko imuriho, ariko ise nyine yari yaramwandikishijeho imitungo imwe n'imwe. Irimo inzu yo guturwamo, irimo iduka ry'imyenda rikomeye, irimo inzu ya aparitema ndetse n'imodoka ise yagendagamo, imwe yari iparitse mu rugo. Aline nibwo yafashe nyine barumuna be, urumva mama wabo bari baramufunze nyine ariwe Philomene, kuko yakoze icyaha nyine gikomeretsa cyangwa se yinjiracyaha ry'ubwicanyi, maze nyine yica umugabo we amuziza ngo Aline ni indaya ye. Nyamara burya Aline yari umwana we, nta muntu wari ubizi. Ubwo Aline yagiye gutakamba ngo bafungure Philomene, ariko leta yarabimwangiye imubwira ko agomba gufungwa. Ubwo Aline nyine we na Serge bakomeje gukundana. Ubwo Aline yahise yimuka muri ya nzu, atwara n'abana. Abana bari bamaze gukura nabo batangira kwiga. Ubwo ubuzima nyine burakomeza. Aline rumva rizati zarasohotse, nawe akomeza kwiga kaminuza, ari nako akundana na Serge. Ubuzima bwabo bwabaye ubuzima bwiza. Ubwo Aline nyine abana yakomeje kubitaho, bajya kuba muri ya nzu ye, abarira ishuri, abitaho buri kimwe, imitungo yose arayikurikirana, yaba iyabo n'iye bwite. Aline ubwo ngubwo hashize umwaka, Aline wari ufite imyaka 22 na Serge wari ufite imyaka 21, yakoze ubukwe, bombi biyemeza kubana nk'umugore n'umugabo. Ubwo ngubwo abana nyine yakomeje kubitaho, akajya gusura nyina, ndetse byose abifata nk'inshingano ze, kuko yari amaze kuba mukuru, yewe yari yarabaye mukuru akiri muto cyane. Ubu hashize imyaka 4 babana rero. Grace yaje kuva umukobwa mwiza cyane w'imyaka myinshi, imyaka hafi 17, nawe rwose na barumuna be bose bafashwe neza na Aline, ndetse yewe n'umwana we afite, we n'umugabo witwa Serge, bakaba bafite umwana w'umukobwa bise Greta. Umunsi umwe rero ari mugoroba, Aline ndetse n'umwana wabo bari kumwe na Grace na barumuna be bicaye hahandi hafi y'ikiyaga, aho mama wa Aline nyine yakundaga kwicara bari kumwe.
Aline yarasetse yuje ibyishimo abwira Serije amufashe ku kiganza ati sheri, nubwo twanyuze muri byinshi mu nzira ndende y'ibibazo, ubu rwose twabonye ko umucyo n'icyizere ari ibintu bitsinda. Ntituzibagirwa aho twavuye, ahubwo tuzakomeza gukora cyane ngo tugere kuri byinshi kandi dufashe benshi. Ndagukunda cyane mugabo mwiza. Serije yaramurebye amufata ikiganza amwegamiza ku gituza maze aramubwira ati rukundo rwacu nizo mbaraga zanjye sheri, nzahora nkwitaho rwose, tutibagiwe n'isomo ry'ubuzima twaciyemo ndetse n'uyu muryango mugari Imana yaduhaye. Tuzabitaho nk'abacu kandi muri abacu, bana bacu, muzaba intwari kandi muzakundane. Ubwo bose barasetse barira amarira y'ibyishimo, maze imitima yabo yuzuye amahoro n'icyizere cy'ejo hazaza, maze barishima nyine. Ubwo ngubwo nuko inkuru yacu yarangiye. Ndagushimiye rero uko ubuzima bwa Aline nuko bwagenze. Aline bwaje kugeraho afonda nyine ikigo cyiza cyo kuzajya afasha abana badafite kivurira, ndetse yewe n'abana b'imfubyi, ndetse n'abana nyine batakurikiranywe n'abapapa cyangwa se abagabo batera inda abakobwa maze bakabatererana. Aline yafonze ikigo kibafasha kandi gikangurira nyine abo bakobwa cyangwa se abo bagore kwitinyuka bagakora kandi ibibarimo bakabasha kwigirira icyizere. Rero naha dusoje inkuru yacu. Njye nitwa Tiyunsanze, ndagushimiye kuba wakurikiye cyane. Urumva ko nta Imana itakura umuntu niba hari aho igukuye, niba hari aho ikugejeje rwose. Niba uri guca mu buzima bubi nk'ubwo Aline yaciyemo, nk'ubwo mama we yaciyemo, cyangwa niba uri n'umuntu cyangwa umusore wateye inda umukobwa, rwose nubwo waba ukiri muto, burya ntukamutererane, uzabane nawe mu bibazo arimo, uzamufashe, uzamwumve kandi uzamutege amatwi. Bagore rero namwe cyangwa se wowe unyumva uri mama w'abana, umwana wese ni umwana, kuba atari we wamubyaye mwikuriye mu nda. Umwana wese ni umuntu uva amaraso kandi ukeneye kumvwa, yewe no kubahwa no guteteshwa. Ndabashimiye rero, mugire impagarike n'ubugingo. Imana ibarinde kurwara, kandi aho uri hose kuba warakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Ciao ciao rero, ndabakunda. Bye bye. I love you. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media. Njye nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao, nakagaruka.